urongera uvugane n'izo gereza ziri imbere y'ubuzima bwawe akanya gatoya. Turasenga mu kanya gatoya n'umutima ukuri. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, nongeye kuguhamagara mwami mwiza kugira ngo ubu bwoko bwawe uburebana amaso y'imbabazi. Rebera abahungu bawe n'abakobwa bawe bose bari ahangaha mu maraso y'umwana w'intama atagira inenge, atagira icyasha, amaraso avuga imbabazi, amaraso ataka neza. Umva gusenga kose kuzamuka mu ndiba y'umutima we mwami w'abami, maze umuhe imbabazi kuri icyo ngicyo kwaturiye. Mubabarire mwami ibyawe yakeresheje, mubabarire mwami kuvanga ibyera n'ibyirabura, mubabarire mwami gukerensa umurimo wawe, mubabarire mwami kutita ku byawe, mubabarire mwami kukuganaho yishakira ibifatika gusa ariko atiteguye gushyira mu bikorwa ibyo usabwa. Kandi nyamara ijambo ryawe riratubwira ngo abagukunda bazumvira n'amategeko yawe. Turakwinginze mwami mwiza kugira ngo uyu mugoroba twese uturebe nk'abakunzi bawe, abataraha Kristo ubuzima bwabo mwami bagira imbabazi muri uyu mwanya, bagira imbabazi muri uyu mwanya, bagira imbabazi muri uyu mwanya, maze mwami imitima yabo iguhindukirire, kuko isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira imbere yawe. Reka mwami isengesho rye naryo ryumvikane, agusabye imbabazi, aguhamagaye mu buzima bwe, arahamagaye mwami ngo umubere umwami, umubere n'umukiza. Nyemerera mwami wumve gutaka k'uwo mutima urimo uvuga gutyo, maze mwami muri iki gihe cyo kugendererwa cy'iminsi 7 nawe ntasigare mukunzi mwiza, nawe ntasigare mwami w'abami. Turebere twese muri ayo maraso, iri torero mwami n'abadukurikira online, reka twese turebere muri ayo maraso y'umwana w'intama atagira inenge, kugira ngo gusenga kwacu kumvikana imbere yawe mwami. Ndagushimira kuri umunyembabazi, erega wicaye ku ntebe y'ubuntu, kandi watubwira ngo nitukwegere kugira ngo duhabwe ubuntu bwo kugutabara mu gihe gikwiriye. Ndakwinginze ngo wongere usuke ubuntu bwawe hano hantu, wongere usuke ubuntu bwawe mwami ku bahungu bawe n'abakobwa bawe, kugira ngo bahabwe ibibatabara mu gihe gikwiriye. Baragukeneye mwami, binjiye muri amasengesho bagukeneye, bakoze iminsi yo kwiriza bagukeneye, batereye umusozi bagukeneye, baje mu nzu yawe bagukeneye, bakurikije ijambo ry'Imana bagukeneye. Baragushaka mwami, nubwo bagushaka ni intege nkeya ariko baragushaka, hari n'abiyongereye akabaraga, bose baragushaka. Turagushaka mukunzi mwiza, tugirira ubuntu uyu mugoroba, gusenga kose gusengerwa hano hantu, maze ukumve mukunzi mwiza. Urakoze kuri umunyembabazi, urakoze ko wicaye ku ntebe y'imbabazi, urakoze ko wicaye ku ntebe y'umuntu. Iyo ntebe niyo twegereye twese muri aka kanya, iradukwira twese nk'uko tungana, kandi iriho ubuntu buhagije bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Ongera uzamure ijwi ryawe, usabe kugwiza imbaraga, usabe kugwiza imbaraga mu gusenga, usabe kugwiza imbaraga mu gukiranuka, usabe kugwiza imbaraga mu kwiyima ibyo kurya n'ibindi byose birangaza, usabe kugwiza imbaraga kugira ngo utandukane n'inshuti mbi, usabe kugwiza imbaraga kugira ngo ibikugusha byose na bya bigare byose bidafite umumaro ugire imbaraga hejuru yabyo. Ntago wabasha kwitandukanya n'inshuti mbi utabanje kugira imbaraga. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uyu mugoroba mwami twongeye kumenya ko iyo tugwije imbaraga yo ijuru ridukingukira, iyo tugwije imbaraga wohereza ingabo zidukorera, iyo tugwisha imbaraga mwami w'abami ubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo dutekereza. Ndasabira abahungu bawe n'abakobwa bawe imbaraga, imbaraga zo gukiranuka uyu mwanya nizimanuke mu buzima bwe, imbaraga zo gusenga no gutabaza ijuru nizimanuke mu buzima bwe. Reka ururimi rwe rugobotoke, reka iri joro asenge, reka ku munsi w'ejo asenge, reka ubuzima bwe bwimuke mwami w'abami, yinjizwe mu ngabo za zindi ufite zijya zihererana nawe. Nahabwa imbaraga mwami ku byari byaramunaniye, narekeraho gusengesha, ahubwo yambe ko imbaraga mwami abasha kwitabariza. Erega ijwi rye urarizi kandi uraritegereje mwami w'abami, uraritegereje, uramuzi ntumwitiranya n'abandi. Uyu mwanya mwami kubw'ubuntu burahangaha ndaguhendahenda mukunzi mwiza, ndaguhendahenda Kristo wowe utuvuganira imbere ya data kugira ngo utwoherereze imvura y'imbaraga, utwoherereze imvura y'umugisha, utwoherereze ububyutse mu mitima yacu. Hagurutsa abasore, hagurutsa abapapa, hagurutsa abamama, hagurutsa inkumi mwami w'abami, kugira ngo umwuka w'amasengesho w'umugabane wabo manuka uduhembure. Mwuka wera uravuga ngo ni wowe tunihira iminsi itavuga, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ntabwo tuzi uko dukwiriye gusenga. Ongera wingingane n'abasenga, ongera wingingane n'abafunguye umunwa wabo kugira ngo bavuge, ongera wingingane n'abagiye kugushaka. Mwuka wera wowe utunihira iminsi itavuga, wowe nshuti nziza mwigisha gusenga. Erega ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ariko umufasha naza azatwigisha byose. Mwigisha gusenga mwami, mwigisha gusengana umwete, mwigisha kuva mu bitotsi, mwigisha kwiyiriza, mwigisha kureka ibirangaza. Erega wabimwigisha bigakunda. Niba uyu munsi ufite ingabo washyize ku ruhande, niba ufite abantu mwami wiherana nabo, nawe wabimwigisha bigakunda. Ndaguhendahenda mwami,
ndaguhendahenda muri ubu buntu duhagaze mu mwami w'abami, kugira ngo wigishe aba basore n'inkumi gusenga, kugira ngo wigishe aba bagabo n'abagore gusenga. Ndaguhendahenda mwami, ndaguhendahenda kugira ngo umuguranire ibitekerezo, ntakomeze kumva ntacyo bitwaye kuba adasenga. Mubohore mwami nk'uko watubwiye, mubohore mwami w'abami. Dore umwana Satani yamuboshye kuva ku maguru kugeza ku mutwe. Uyu mwanya imbaraga zawe nizimanukire kumubohora mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umuriro w'Umwuka wera nutwike ingoyi zose zamuboshye, akaba atabasha kwinyagambura, akaba atabasha kurinda ibye. Umwana Satani yamunyaze umunezero, yamunyaze ubutunzi, yamunyaze amagara mazima, yamunyaze amaso y'umwuka. Uyu munsi araboshye, nta nubwo azi ko bikenewe. Ndamanura umuriro wawe kugira ngo utwike izo ngoyi zose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, maze abohoke, amaboko ye yongera akore kugira ngo agarure ibyari bigiye kunyagwa, kugira ngo Satani atagira icyo yiyongeza mu rugo rwe, atagira icyo yiyongeza mu buzima bwe, atagira icyo yiyongeza mu kazi ke, atagira icyo yiyongeza muri bizinesi ze, atagira icyo yiyongeza mu mirimo gukorera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka Imana itarobanura ku butoni, uko wahagurukije bamwe mu mbaraga niko wahagurutsa n'abangaba mu mbaraga. Ijambo ryawe rirambwira ngo mu bihe bya nyuma uzasuka umwuka wawe ku bantu bose, ku bantu bose n'aba barimo, ku bantu bose n'aba barimo. Reka umwuka wawe umanukire, reka babashishe mwama babishaka, reka babibashishe mwama bafite inzara n'inyota, maze ahabwe amaso yo mu mwuka, amenye gutandukanya ibizima n'ibitari bizima, kugira ngo atongera kuyobeshwa, kugira ngo atongera gushukashukwa, kugira ngo atagwa mu buriganya bwa Satani. Nahaguruke yambara intwaro zose zo mwuka kugira ngo atsinde, kugira ngo aneshe. Urakoze mwami w'abami kutanza imbaraga, urakoze mwami mwiza. Turahindukirira ibihome mwana Satani yatubohesheje, turahindukirira ibihome bituzengurutse mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kubw'ubutware n'ubushobozi twahawe turasenya ibyo bihome. Ndasenya ibihome bimuzengurutse, sinzi amazina yabyo, ariko mwami buri gihome cyose umwana Satani yubatse ku buzima bwe, uyu mwanya ndagikubita hasi, uyu mwanya ndagisenya mu izina rya Yesu. Waduhaye ubutware n'ubushobozi bagusenya no kubika, tukongera tugatera. Ndatera ibizima, ndasenya ibipfuye, ndarandura ibipfuye. Uko inkuta za Yeriko zaridutse hatariho imbaraga z'umwana w'umuntu, kubw'ijambo n'ubutware washyize ku rurimi rwanjye, ndaritura inkuta zose zimuzengurutse. Gereza y'uburwayi, gereza y'ubukene, gereza y'amaganya, gereza yo gusuhuza umutima, gereza y'amahoro make, ndayiritura muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nabohoke mwami kugira ngo abashe gukomeza imbere, nabohoke mwami kugira ngo abashe kugukorera. Urakoze kuri Imana igira neza, urakoze kuri Imana yumva gusenga, urakoze kutajya utureka. Tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Ibyo umwana Satani byose yubatse ku buzima bwe, uyu mwanya ndabisenya. Niyongera abone, niyongere yumve ijwi ry'umwuka mu izina rya Yesu. Imbaraga zari zimwicariye kugira ngo adasenga nizigobotoke muri aka kanya, zirekura ubuzima bwe mu izina rya Yesu. Nawe yasenga akamara isaha, nawe yasenga akamara umunsi, nawe yasenga akamara iminsi, bigakunda. Umwana Satani wari waraboshye amaboko ye, abadayimoni bicariye amaboko ye kugira ngo atinyagambura, ndabategeka kurekura ubuzima bwe mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwuka nawe nizimumanukire. Nasobanurirwa amabanga yo mu ijuru, nasobanurirwa icyo ijuru rikora. Niyumva ijwi ry'umwuka rikore ku maso ye kugira ngo arebe. Umwuka w'idini wari waramufashe, uyu mwanya ndawukubita hasi mu izina rya Yesu, kuko Kristo kwa ruri kera ni kukina n'uyu munsi. Ibyo yari yaramenyereye mu buryo agendana nawe, uyu mwanya nibisenyuke ku buzima bwe, yongera atangirane nawe urundi rugendo mu mbaraga. Ndavumura ibintu byose byashyizwe ku buzima bwe by'umuvumo, bimwifuriza ibibi mu izina rya Yesu. Amagambo mabi yose yamwoherejweho, imitongerano, incantation, buri kintu kibi cyose cyashyizwe ku buzima bwe, ndacyambura ubushobozi muri uyu mwanya. Ijwi ryanjye ribasha kugera abo turi kumwe hano hantu, ndambura ubushobozi. Ayo magambo y'amatongerano yashyizwe ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Arabibasha, arabohoka, aragerayo, arahinduka icyo Imana yamugeneye kuba cyo. Azashobora ibyo byose atashoboye, azashobora ibyo nyina atashoboye, azashobora ibyo abavandimwe be batashoboye. Ndahindukiza umutima we, ijambo ryawe rirambwira
ngo dufatamire ibitekerezwa byose tukavuga muri Kristo. Ndahindukiza umutima we mwami guganisha kuri wowe kugira ngo yihane, kugira ngo mwami amasengesho ye gukomeza kuba urusaka. Ndakata communication yagiranaga na kuzimu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imbaraga z'umuriganya zimushuka, zimubwira ko hari ibindi bihembo, zimubwira ko hari ibindi bihendo nagusha abakozi bawe. Ndakata iyo communication mu izina rya Yesu. Nahabwa umutima utanangiwe kugira ngo ubuntu bw'Imana bumubeho. Guhaye icyubahiro mwami w'abami. Ndaza muri bendera ryawe ryo kunesha hano hantu. Kristo uri intwari, uri umunyembaraga, uri Imana. Nta gupfa kuri muri wowe, nta kurwara kuri muri wowe. Ushobora byose, nta kikunanira. Urakoze mwami mwiza, tuguhaye icyubahiro kandi tugushyize hejuru. Data ndagushimira ku bantu ubohoye, ndagushimira ku bantu haye umwuka w'amasengesho no kwiriza, ndagushimira ku bantu haye imbaraga zo kuva mu bidafite umumaro, biguhereye icyubahiro. Ndagushimira ko hari icyo ukoze kandi ko kizafatika mu gihe gikwiriye. Reka dusome Byakozwe n'Intumwa 12. Akira Byakozwe n'Intumwa 12. Turasoma icyo gice cyose. Mwiriwe neza mbese? Muri amahoro? Murakomeje gusenga? No kugira gute? Haleluya. Abarya namwe mwakwihangana mugatangira ejo kwiyiriza ntacyo bitwaye. N'abakozi ba saa 11 iyo baje n'umutima wose bajya bahembwa nk'abatangiye mu gitondo. Haleluya. Niba utaratangiranye natwe mu mwanya wo kwiyiriza, ndagusaba kugira ngo ukomezanye natwe ku munsi w'ejo aho uzaba uri hose. Nubana natwe Imana ishimwe, utandari kumwe natwe uziyirize kandi usenge. Haleluya. Umugoroba w'ejo uzatubera umugoroba udasanzwe. Tuzaba dufite Saint Seine, tuzaba dufite igaburo ryera. Ikindi tuzandika inzandiko zo kurega Satani. Haleluya. Kwa kundi Hezekiya bamwandikiye urwandiko rw'iterabwoba akagenda mu nzu y'Uwiteka akarumurika. Ndagira ngo uzandike ibyo wifuza ko Imana yagukorera. Tuzagira umwanya uhagije wo kubisengera. Ntabwo muzabimpa, ntabwo nzabisoma, uzabyandika wowe ku rupapuro, uzahangaha hanyuma dusenge, nurangiza urutahane uruce cyangwa urutwike icyo ushaka. Hanyuma uzajye ubyandike no muri agenda kugira ngo ibizajya bisubizwa uzajye wibuka gutikinga. Amen. Muri Saint Seine habamo ubwiru budasanzwe. Haleluya. Ukwiriye kumenya. Tuzabigarukaho ku munsi w'ejo. Reka dusome Ibyakozwe n'Intumwa ibice 12. Igice cyose tugisome, igice cya 12. No tugeze kuri 19. Ibyakozwe n'Intumwa 12 kuva ku murongo wa mbere. Reka dusome. Niba udafite Bibiliya wakurikira ariko kandi ukazanayishaka. Nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje abayuda ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Abonye ko anejeje abayuda agira gute? Ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda bane. Ariko uyu mugabo yari akomeye kurinda kumushyiraho abasirikare bangana gutya. Satani niyo kuzirikana ubwoba kuko ntago abazi uko bamwihinduranya. Amuha abasirikare 16 kumurinda bane agira ngo azamushyire abantu kuri Pasika ishize. Murongo wa 5. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Ariko abitorero basengana ibitotsi. Basenga bayura. Abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Herode araye ari bumusohore. Iryo joro Petero yarasinziriye hagati y'iminyururu ibiri. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu aramukangura, ati byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo.
arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa, rurabikingurira ubwarwo. Barasohoka banyura inzira imwe, uwo mwanya marayika amusigaho. Petero agaruye umutima, umurongo wa 11, Petero agaruye umutima aribwira ati noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode, ikankiza iby'ubwoko bw'abayuda bwategerezaga byose. Akibitekereza atyo, asohora kwa Mariya nyina wa Yohana wahimbwe Mariko, aho abantu benshi bari bateraniye basenga. Petero akomanga ku rugi rw'irembo, umuja witwa Rode ajya kubyumva. Amenya ijwi rya Petero, ibi neza neza bimubuza gukingura. Nuko yirukanka asubira mu nzu ababwira yuko Petero ahagaze ku irembo. Baramusubiza bati urasaze. Nubwo basengaga disi nta nukwezera bari bafite. Baramusubiza bati urasaze, ariko akomeza guhamya ko ari koko, batahubwo ni marayika we, kuko Petero we ntago yacika Herode. Ariko Petero akomeza gukomanga, bakinguye basanga ari we koko, barumirwa. Arabamama abasobanurira uko umwami Imana yamukuye mu nzu y'imbohe. Arababwira ati mubitekerereze Yakobo na bene data bandi. Arasohoka ajya ahandi. Nubwo twagarukiraho, arasohoka ajya ahandi. Hepfo hariya baje kwica abasirikare babarenganya, kandi atari bo bamufunguye. Haleluya, Yesu ashimwe. Turimo turaganira ku kubohoka by'ukuri. Ku murongo wa 3 hatubwiye ngo abonye ko anejeje abayuda ariyongeza, uwo ni Herode, ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Aramubika, aravuga ati Pasika nivamo nawe nzamusohora, kuko kwica uwa mbere byampesheje amasikse mu bwoko nyoboye. Ashaka kwiyongeza ngo yice na Petero. Imana yacu dutabari. Haleluya. Satani ntabwo ajya arekeraho ngo avuge ngo birahagije ibyo namukoze, naramubabaje, naramurijije ukwezi kose, namutwaye ababyeyi, naramukenesheje, nta hanajya agira ngo avuge ngo arekeye aho ngaho, ngo avuge ngo kari agahinda namuteje karahagije. Buri munsi, buri saha, buri segonda bashaka kwiyongeza, kugira ngo amare icyitwa umunezero cyose mu buzima bwawe, kugeza igihe wangiye ubuzima ukagera naho wakwiyahura. Iyo niyo migambi, ahora ashaka kwiyongeza ngo afate ibindi byawe bisigaye. Ariko yiyongeza ryari? Yiyongeza iyo yamaze kutuboha. Yesu ashimwe. Utari imbohe ye, atakuboshye ngo akubashe, ntabwo yabasha kwiyongeza no kuza gufata ibindi. Mbibutse ko ibintu byose tunyagwa na Satani, abitunyaga turi mu bitotsi. Yesu ashimwe cyane. Abitunyaga tudafite imbaraga z'umwuka, abitunyaga tutari maso mu mwuka wacu. Haleluya. Kubera ko ndi maso mu mwuka wanjye, uri maso mu mwuka wawe, nta mbaraga afite zo kukunyaga ikintu na kimwe. Icyo gihe ikibazo kikugezeho uri maso, biba byabaye ubushake bw'Imana kukwigisha ikintu runaka, n'ibindi bintu tutazabonera ibisubizo tugira no ku isi. Murabizi ko nabyo bibaho. Haleluya. Hari ibintu bimwe tutazabonera ibisubizo hano turi ku isi, ariko iyo ndi maso akagira ingorane imbaho, ubwo Imana iba yayemeye izayibyazamo icyubahiro cyayo, ifite ibindi bintu ibihumbi n'ibihumbagiza indinze, yabikoze mu rukundo rwayo mu bintu ntasobanukirwa. Wenda nzamenya ngeze mu ijuru, uretse ko nitugereho Kristo azaduhanagura amarira ku maso ngo tukibagirwa kubaza ibibazo. Cyamba nawe ukazabayo. Oh haleluya. Abantu benshi rero baraboshye kandi barindiwe mu nzu y'imbohe, kuko Satani ntashobora kukunyaga utaboshye, nkuko nari maze kuvuga. Imana yacu idutabare. Ni ukuvuga ngo kugira ngo Petero bamushobore, nuko bari babanje kumuboha. Ibi ngibi byo byari byabaye mu buryo buri fizike, mu buryo bufatika. Iyi yari gereza isanzwe, ariko nifuza kuvuga kuri gereza yo mu mwuka idufata uko Satani atuboha. Iyi ngiyi yari gereza isanzwe, bari bamufunze mu buryo busanzwe, yari ari yo mu mubiri, kandi rwose bamuboshye mu bisanzwe, mu byo abantu bashobora, ntabwo yari bubashe kubacika. Haleluya. Satani rero we aratuboha mu buryo bwo mu mwuka, akaturindira mu nzu y'imbohe kugira ngo atubashe. Agaruka nyage urubyaro rwawe, agaruka nyage umugabo wawe, agaruka nyage ubutunzi bwawe, agaruka nyage amagara yawe mazima, agaruka nyage umunezero wawe. Yesu ashimwe. Mbibutse ko Satani afite amakuru menshi cyane y'ibyo Imana yakugeneye kuba byo. Haleluya.
muribuka ko satani ari umwuka, abadayimoni be ni umwuka, ntabwo batangirwa, bagera ahantu henshi bafite amakuru y'ibyiza Imana yakuvuzeho. Niyo mpamvu baharanira kuyakubuza hakiri kare, kandi wowe akenshi ayo makuru ntabwo uba uyazi, n'iyo uyazi ntabwo uba uyizera, uba wumva ari ibintu biri aho ngaho gusa. Ariko satani n'abadayimoni be, satani ntabwo abera hose icyarimwe, ariko afite ingabo nyinshi cyane z'abadayimoni zishinzwe kuburizamo imigambi y'Imana ku buzima bw'abera. Rero abafite amakuru 80% y'ibyo Imana yakugeneye kuba byo. Niyo mpamvu umuntu Imana ifiteho umugambi ukomeye yicwa kuva mu itangiriro. Haleluya. Marezo hari abantu batazigera bagera mu by'Imana yarabageneye. Aba basinzi benshi tubona, aba bana bapfusha ababyeyi hakiri kare, bagakura mu buzima bubabajwe hakiri kare, benshi Imana iba yafiteho umugambi ukomeye, ariko satani akiyaranja kugira ngo amwice hakiri kare, yangirike mu buzima bwe, atazigera agira n'igitekerezo gitekereza ko Imana imukunda. Bagakura bihebye, bamwe bagahinduka abasinzi, abandi bagahinduka abicanyi, abandi bagahinduka abagizi ba nabi. Ariko rimwe na rimwe imbabazi z'Imana zijya zibageraho. Haleluya. Zigakurayo umuntu rwose utari ufite ibyiringiro byo kubaho. Ntabwo rero satani arwanya ubusa, arwanya fitire yawe, arwanya fica yawe, kuko aba yifiteho amakuru nka 80%. Imana yacu dutabari. Haleluya. Petero rero arindirwa mu nzu y'imbohe, arafungwa. Ku murongo wa 4 haravuga ngo amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda bane, agira ngo azamushyira abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe. Ku murongo wa 5 niko havuga. Ndifuza kukubwira ko iyo udasenga, haleluya, mukurikire hano, iyo udasenga rimwe na rimwe kudasenga tubifata nk'ibintu bisanzwe, ukagira ngo wabuze umwanya, ukumva nta nicyo binatwaye cyane. Ariko iyo udasenga satani aba yakuboshye rwose. Nuvuga ngo gusenga umunsi umwe hari ikiziriko kijya ku buzima bwanjye, namara uwa 2 hakajyaho ikindi, namara uwa 3 hakajyaho ikindi, satani akamboha rwose. Uko mara iminsi myinshi ntasenga niko amboha rwose, akandangiza, ngasigara nta bwinyagamburiro namba. Mwibuke ko ijambo ry'Imana ritubwira muri Matayo 12:29, Vedasi ndagushaka niyo migozi. Matayo 12:29, umuntu yabasha ate kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amusahura ibintu atabanje kuboha uwo munyamaboko, ko aribwo yabona uko asahura inzu ye. Reka hagarara, ndashaka umuntu umusore nyamusore uruta Vedasi. Nta wabanguka, nta musore. Arwishyiramo kuraje, mubohe vuba vuba. Reba imbere, were ku birenge. Ijambo ry'Imana rirambwira, munkurikire hano gatoya. Matayo 12:29, ngo umuntu yabasha ate kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amusahura ibintu atabanje kuboha uwo munyamaboko, ko aribwo yabona uko asahura inzu ye. Genda bukeye mpayinga. Egereza hepfo. Uko udasenga, ndagira ngo nyumve, uko mara umunsi umwe udasenze, satani aboha amaguru. Wakurikizaho wa 2 akongera, wakurikizaho wa 3, kurya umara ukwezi nta n'isengesho namba. Ndavuga isengesho ritari ry'idini, bwoko bw'Imana munyumve neza. Ugakubita ukwezi, wakubita umwaka, ubiha amazina asanzwe isi yaha, ukavuga ngo ndi busy. Ariko si uri busy kuruta Danieli. Danieli yari premier ministre w'ibihugu bingahe? Birenga 120, ariko yarasengaga akavugana n'Imana. Haleluya. Dawidi yari umwami w'ubwoko bukomeye, ariko yabashije kwandika za Zaburi. Nukuvuga ngo umwanya wose urimo wagira umwanya wo kubana n'Imana. None se urashaka ko Imana igukura ku kazi? Urashaka ko Imana ikwambura abana kugira ngo ubone gusenga? Ni uburiganya bwa satani. Uko rero tudasenga, komeza, uko tudasenga niko ibiziriko bizamuka. Nukuvuga ngo uyu nguyu utaraboha cyane aba gifite imbaraga byibuza zo kwinyagambura. Ikindi satani aheraho aboha amaguru kugira ngo akubuze kujya mu nzu y'Imana. Hari abantu benshi batakijya mu nzu y'Imana, bumva ntacyo bivuze, batakijya mu gusenga, bumva ntacyo bivuze. Nagira ngo ngire ko bikivuze kandi cyane. Arakuboha, akakuboha kugeza igihe agereye ku bitekerezo byawe. Komeza kandi wihute ugeze hejuru. Kugeza igihe agereye ku bitekerezo byawe, ukaba utakitekereza n'ibintu by'Imana. Kandi wumva ikibabaje, urakomeza ukumva uri umurokore disi. Ndetse waba wenda utarinjira mu byaha byinshi, bya bindi twita ibyaha bigaragara, ubusambanyi, ubusinzi, ugakomeza ukumva ubusambanyi bwawe n'Imana nta kibazo bufite kandi bugifite. Imana yacu dutabare. Arakuboha kugira ngo abashe kukunyaga, kubera ko ijambo ry'Imana ryatubwiye muri Matayo 12:29 ngo umuntu yabasha ate kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amusahura ibintu atabanje kuboha uwo munyamaboko, ko aribwo yabona uko asahura inzu ye. Nukuvuga ngo satani nta kintu ashobora kunyiba mu rugo rwanjye ataramboha iki? Amaboko.
Haleluya. Nta neza y'Imana iri ku buzima bwawe Satani yabasha kukwiba atarakubaho iki? Atarakubaho iki? Amaboko. Uyu muntu nitumara kumuboha, ari kugira vuba, mubohe vuba vuba. Nitumara kumuboha, nta kintu na kimwe ari wakibashije kurinda. Niba afite ubutunzi buteretse hano mu rugo rwe, ntabwo yabasha kuburira kubera ko amaboko ye arafashwe. Nta nubwo ari ukurinda gusa, nta n'ikindi kintu gishyashya yabasha gusingira, kuko nta maboko afite kugira gute yo kugisingira. Muranyumva bwoko bw'Imana? Ikintu cya mbere Satani akora mu buzima bw'umwana w'Imana ashaka kugirira nabi ni ukuzimya igicaniro cy'amasengesho muri we. Haleluya. Arabizi ko ntubohe cyane. Arabizi ko iyo udasenga nyuma y'igihe runaka azakubasha, indwara zizinjira, umunabi uzinjira, ibyaha bizinjira. N'ibyaha watekereza ko utabasha, utakora nako. Ibyaha tekereza, ibyaha bimwe utanakora gukira umupagani. Mu nyumve bwoko bw'Imana, ibyaha utakora gukira umupagani. Hari abantu b'abapagani ariko b'inyangamugayo, badasinda, badasambana, batangana, ariko iyo yakuboshye mu mwuka aragenda akagukoresha na bya byaha wakora gutarakizwa, kuko arashaka kugutandukanya n'Imana burundu. Rero uko tudasenze, hajyaho umugozi wa mbere, akajyaho wa kabiri, akajyaho wa gatatu, akajyaho wa kane. Imana yacu dutabare. Luka 11:21 haravuga ngo umunyamaboko ufite intwaro iyo arinze urugo rwe, ibintu bye biba amahoro. Oh haleluya. Ubaye maso ugasenga, umwuka w'Imana kumanukire muri iyi minsi turimo yo gusenga. Yesu ashimwe cyane. Wongera ubohoke, ube muzima, uhagarara ufite intwaro, urinze urugo rwawe n'ibyawe byose, hanyuma bibe amahoro. Katumubohore. Mwamubonye ko atagenda, mwamubonye ko ntacyo yarinda. Ubu nubwo n'abandi umugore we ndi hano ku ruhande, nta mbaraga afite zo kunsengera. Abona umugore agenda apagana ariko nta mbaraga zo kumusengera. Uyu nguyu yaramutse ari umugore, abona umugabo agenda apagana ariko araboshye, nta mbaraga zo kumutabara. Ntabwo mwibuka ko tutarwana mu nyama n'amaraso, ntabwo turwana intambara ifatika. Ariko umuntu kuko aboshye ntashobora gutabara umugabo we, ntashobora kumunihira, ntashobora gusengera abana be. Ubukene bugenda bwinjira, nta mbaraga afite zo kuvuga ngo ubukene ndabwanze. Abona bwinjira akabata, ariko Mana ibi bintu by'ubukene, ariko Mana uranzi, ariko Mana ntabwo nyitayeho. Ahora muri iryo ariko nta butwara afite bwo gusenga. Imana yacu dutabare. Haleluya. Ubohoke burundu mu izina rya Yesu. Uko akubohora n'ibindi bisanzwe bikuboshye nabyo biveho mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha. Ngabo kubohora ugende. Haleluya. Haleluya. Kudasenga nicyo cyico cya mbere umwanzi Satani aturasamo. Hari abantu bamaze imyaka mu gakiza ariko no kuvuga isengesho ry'iminota 10 byabaye ikibazo. Nagira ngo kuva uyu munsi wumve ko atari ibisanzwe, ntukomeze kubifata nk'ibisanzwe, umenye ngo waraboshywe, ariko hari imbaraga z'Imana zabasha kukubohora. Haleluya. Imana yacu dutabare. Satani rero aboha abantu mu buryo butandukanye. Haleluya. Ashobora kwemera ko utagira ikibazo, kuko azi ko iyo ugize ikibazo runaka wihutira kujya ku musozi w'amasengesho. Mu nyumve, hari abantu Satani yabohesheje amahoro ya fake. Haleluya. Ndumva mutanyumva we, kanibwira aba online. Hari abantu Satani yabohesheje amahoro ya fake. Amahoro ya fake ni ugusa nkaho nta kibazo ufite mu bigaragara. Amafaranga ntiyashize cyane, mu rugo nta nduru zihari cyane, abana bari amahoro, barasa nkaho batarwaye, akazi karaho ni ibisanzwe, nubwo kataryoshye ari kubasha kubimaintaininga nta kibazo. Akagushikisha ayo mahoro ya fake kubera ko azi ko uri mu bwoko iyo bwagize ikibazo buhita buzamuka umusozi bukajya gusenga. Mwene abo bantu rero icyo babohesha ni amahoro ya fake. Ariko ayo mahoro ya fake aba arimo ikintu kimeze nka nkongo cyangwa kimeze nk'umuswa kirimo kugenda kimunga mu ibanga. None yazajya kuguhirika, akaguhirika nk'igiti cyamunzwe, nta mbaraga kiba gifite zo guhagarara. Igiti gishobora kugicaho cyaramunzwe tukabona kiratoshye, ariko umuswa cyangwa ibindi bintu bimunga byarinjiye imbere, gugwa kwacyo bizaba isegonda. Uko niko tugenza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibyo tubohesha biratandukanye. Imana yacu dutabari. Haleluya. Hari abandi abohesha ibibazo kuko azi ko ibibazo bije bahita bavuga ngo Mana ntubaho. Umva, none se Satani yaguteje ibibazo, none ntunahungiye no ku Mana, uhungiye hehe? Hari abantu benshi uyu munsi basezereye Imana ngo kubera ko bagize ibibazo. Isoko y'ibibazo ninde? Ni Sekibi, yazanywe no kwiba no kwica no kurimbura. Ikibazo cyose kinjira mu buzima bwawe agifiteho inkomoko.
Haleluya. Hari abandi bantu azi ko bivumbura vuba, Satani akavuga ati reka muteze niki, atarahumeka muteze niki ko kiramutera kuva ku Mana ye. Abantu bameze nk'umugore wa Yobu. Imana yacu dutabare. Haleluya. Petero nkuko yaraboshywe yarategereje gupfa. Petero ahantu yararyamye ndababwiza ukuri nta byiringiro yari afite byo kuba yavamo. Yari yabonye mugenzi we yicwa birakunda. Yararyamye, niyo mpamvu yararyamye yisinziriye abandi ategereje urwaje. Imana ishimwe ko hari itorero risengana umwete. Haleluya. Ridasengera mu bitotsi, ridasenga ryayura, ridasenga ripfa gucishaho. Hari itorero riri maso ririmo gusengana umwete. Iyo iri torero hari aho ridasenga, Petero ntabwo yari kubohoka. Imana yacu dutabare. Haleluya. Rya jambo ry'Imana riba muri Yakobo 5:16 haratubwira ngo twaturira n'ibyaha byacu kandi dusabirane kugira ngo dukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Nagira ngo ngire ko gusenga k'umukiranutsi yasenganye ubunebwe kutashobora kugira umumaro mwinshi. Haleluya. Niyo mpamvu hari amasengesho menshi wasenganye ubunebwe atarigeze asubizwa. Bwoko bw'Imana, Imana idufashe tuve mu butesi kuko dufite umwanzi witwa Satani. Umva, nushaka ube mu byaha ntazigera gukunda kuko nta rukundo agira. Hari igihe abantu bibwira ngo reka ndeke ibyo gukizwa cyane ngo Satani atantera. Ayiwe aragusanganywe, ahubwo aragufite. Ntakeneye no kugutera kuko aragufite. Atera abatwebwe adafite. Imana idutabare. Isengesho rikora ibintu bigakoreka ni isengesho rigize gute? Rikoranywe umwete. Haleluya. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Nta kintu Bibiliya yigeze yandika cy'imfabusa. Umurongo wa 5 havuze ngo ariko bitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Bibiliya y'Igifaransa afite iravuga ngo l'église ne cesse d'adresser. Ntibarekeragaho, ntibatuzaga. Nukuvuga ngo ntibarekeragaho. Yuvuze cesse nuvuga ngo nta guhagarara. Basengeraga Petero umwanya ku wundi bikingiranya ahantu bategereje ko Imana ibatabara. Ntibigeze bahagarara gusengera Petero. Uhagarara gusenga ibibazo bitarakemuka kubera iki? Ntago mvuga gukomeza gusenga no kuguma ku musozi nuguma muri iki cyumba, ariko umutima wawe ukomeza wibutsa Imana cya kintu kitarakemuka. Imana yarabitwemereye, yaratubwiye ngo yemwe bibutse Uwiteka ntimukagire gute? Ntimukamuhwemere. Haleluya. Njyewe ungezeho kabiri nakurambirwa kuko ndi umuntu, ariko data yaratwemereye ngo tumubwire tudahwemba kuko afite imbaraga zo kutwumva n'abatuyisi bose icyarimwe. Afite n'imbaraga zo kudutabara, ariko hari amahame yahisemo gushyiraho. Sinzi impamvu yahisemo gushyiraho ko tugomba gukoresha umwete, ariko nuko iby'Imana ari iby'agaciro. Niba akazi kaguhemba 80 ugakorana umwete, gute iby'Imana utabikorana umwete? Umva atari ikibazo. Haleluya. Imana ishimwe ko hari itorero isengana umwete. Uyu munsi iyi nkuru muri Bibiliya kuri iki gice cya 12 iri torero ritaza gusengana umwete ntago twari kuba tuyifite. Hari kuvuga ngo nuko Petero Herode aramufata nawe aramwica. Point. Bakajya ku bindi. Ariko itorero ryarasenze. Haleluya. Nawe nusenga amakuru araza guhinduka. Haraza kujya ahandi aho abantu bari baragushyiraho akadomo. Inkuru ziraza gukomeza zivuguruza ibyo Herode yari yaravuze. Icyamu kwambara imbaraga ugahaguruka ugashaka Imana. Ni Imana itarobanura abantu ku butoni. Haleluya. Ku murongo wa 6 baravuga ngo Herode yari bumusohore. Iryo joro Petero yarasinziriye. Yaragize gute? Umuntu waboshywe ntabwo atana n'ibitotsi. Ubu nahanga wabona harimo abasinziriye ku mugoroba. Tekereza nawe nimbe wiri hanze aha. Ariko umuntu iyo yaboshywe nawe siwe. Niyo mpamvu abasenga dukwiriye kugirira impuhwe abo bantu no kubingingira Imana. Buri uriya muntu atarimo gukizwa kandi aba mu nzu y'Imana, burya nawe arashaka gukizwa disi, ariko Satani yaramuboshye. Mu mwanya w'ijambo ry'Imana nguko abasinziriye. Iyo dukora veye kandi yaje afite ibibazo n'ibibazo, ariko dutangira gusenga akaba arasinziriye. Twasirimba wenda akihangana akabyuka, ariko twatangira gusenga akaba arasinziriye. Umuntu uboshywe mu bimwe mu bintu bimuranga ni ibitotsi mu gihe kitari kibitotsi. Petero yarasinziriye rwose. Umuntu wenda gupfa, umuntu uzi ko ari bupfe, byibuze yari gutaka no mutubaraga twe dukeya afite hakatabaza Imana, ariko yaraboshywe. Kuko abana b'Imana benshi baboshywe mu myuka yabo bagasinzira igihe kitari cyo gusinzira, bagasinzira Satani arimo abanyaga. Imana yacu dutabare. Haleluya. Uyu munsi wiyambura ibitotsi mu gihe kitari kibitotsi. Niba utamenyereye gusenga
reka ngusabe utangire ku minota mikeya, kuko ntabwo watangira ku isaha, ntabwo watangira ku masaha utarasenga n'iminota na 15. Ariko nutegereza ko igitondo kimwe uzabyiyumvamo ukumva ngo imbaraga ziraje urasenga, ntabwo zizigera ziza. Twese turatangira. Mpora nibuka umunsi wa mbere niyirije, najyanye amashikirete nkangaye kuko numvaga bidashoboka ko nageza ku mugoroba ntariye. Nikingira ntabwo nenzi gusenga, najyanye igitabo cy'indirimbo, njyana Bibiliya, njyana n'amashikirete yanjye njya gusenga mama. Ariko Imana ni nziza yumva gusenga. Uwo munsi nibwo nabatijwe mu Mwuka Wera. Navuye muri aho hantu nasengeraga mu cyumba cy'umudamu w'inshuti yanjye, njya mu rusengero hari amateraniro nguku. Nageze umukozi w'Imana wigishaga araduhamagara, muwe hamagaye nanjye nzamo, akindambikaho ibiganza gutya. Kandi nasohotse muri ayo masengesho mbwira Imana ko Mana nta nakantu nakamwe, nubwo nazi gusenga nifite n'amashikirete yanjye, ariko nta nakantu nakamwe. Akindambikaho ibiganza, napingaga indimi mwitonde nkuko nawe urahanga uzipinga. Urahari? Haleluya. Akindambikaho ikiganza gutya ngo ansengera mpanure n'ibindi bintu yaragiye kumbwira, mpita ntangira kuvuga mu ndimi. Abantu batizera bemezwa n'imigeri. Oh haleluya. Imana yacu ni nziza. Ndagusaba rero ngo uyu munsi wiyambure ibitotsi, utangire ku minota mikeya, nushaka utangire ku minota 15. Ikindi ngusaba ni uko udasenga amasengesho atavuye ku mutima, wikwigana abarokore. Ndavuze ngo wikwigana abarokore. Bakate ku ruhande ngo igiti cy'inganzamarumbu, ngo intare yo mu muryango wa Dawidi, utazi n'ibyo ari byo, vuga ibyuzi bike. Vuga ngo Mana dore ndi hano, urabizi ko nazi no gusenga, ariko dore umugabo wanjye n'umusinzi cyangwa umugore wanjye n'umusinzi, none Mana munkirize. Urabizi Mana ko njya no muri bya byaha, Mana binkize. Niba ufite n'abana bavuge mu mazina, niba ufite n'ikibazo mu kazi kivuye, wivugire rangaje isanzwe. Mu minota 15 uzabibona. Nuhera ku bibazo ufite iby'umwuka n'iby'umubiri, iminota 15 izashira utarabirangiza. Ubwo ntabwo nakugerekera kwingingira abantu nawe udashoboye kwingingira. Ufata iyo minota 15 wongera ufata indi minota 15 uvuga uti pastor atubwiye ngo tujye dusoma Bibiliya. Nubwo ntayo mfite ariko reka downloading basi muri telefone. Uvuga uti reka nsome igice kimwe, Yohana igice cya mbere, numva ibi bintu. Uzakirangiza nta kintu wumvise, ariko nusubira Umwuka w'Imana azakuzaho. Haleluya. Uve ku minota 15 ugere kuri 30, ugere ku isaha, ugere ku kurara ijoro nk'umwami w'abami. Ngo buri joro yararaga ku musozi asenga, bwacye mu gitondo akajya kubwiriza abantu. Ushize narasengaga mvuga ariko Mana ijambo ryawe ibintu byanditse ko tutabibona. Ari ijambo rivuga ngo muzakora ibirenze ibyo nakoze kuko njya kwa data. None ko uretse n'ibyo atarakora n'ibyo yakoze ko tutabibasha. Mpabwa igisubizo kivuga gutya bwo. Mu byo yakoze harimo no gusenga. Ntago yahereye ku mirimo n'ibitangaza, yahereye ku gusenga. Nimusenga nkuko yasenze, mukanarushaho kuko yarafite imyaka 3 gusa, muzakora ibirenze ibyo yakoze. Ariko twese dusimbukira gukora ibyo yakoze, tudabanje kugusenga nkuko yasengaga. Ariko nidusenga bwoko bw'Imana, turaza guhinduka igisubizo muri iyi si. Haleluya. Oh haleluya. Uyu munsi wambare imbaraga, usoke mu isengesho ry'ibitotsi. Nanamenye ko mu ijuru badakunda isengesho dusenga n'ibitotsi. Genda usenga wayura. Ariko Mana ugira neza, wandindiye abana. Arya ningeze uramuke Mana na hejo. Ndimeze nk'agasuzuguro. Ese boss wawe mwavugana muryo? Mumbwize ukuri. Boss wawe nubwo ufite ibitotsi witukanura. Kera umugabo wanjye akiri umusirikare tukiri batoya, telefone za mobile zari taraza, twagiraga telefone za fixe. Telefone yarasonaga kuko ntago zabaga ahantu henshi, yabaga buri yari yo mu kazi, ihamaga wenda n'umuntu umuruta. Ukuntu yitabaga ni nkaho uwo umusirikare umuruta yabaga araho, yahitaga amera gutya. Agafata telefone atanyeganyega nta muntu uvuga mu nzu, kuko arimo aravugana nande na fande. Gusenga rero amasengesho yo kwayura ni ukudaha Imana umuremyi w'ijuru n'isi agaciro. Ba boss tuvugana twagiye ku murongo, wabwiye abana ariko Imana wishyiraho amasafuriya kubita ibintu bikubita. Ndakwinginze kugira ngo muri aya masengesho y'iminsi 7 hahaguruke we mushyashya ugiye gushaka Imana. Haleluya. Uyubashye nk'umuremyi w'ijuru n'isi, uyubashye ntiyagukunze kabara byawe byawe byose, uyubashye ntiyagukunze ikirengagiza ya myaka yawe yose y'ubujiji. Tekereza iyo mpfa nko mu myaka 18, ngifite 18, ngifite 20 mba nararimbutse burundu, ariko iyo Mana yirengagije imyaka yose y'ubujiji. Haleluya. None ndabikerensa n'igihe cy'ubuntu. Imana dutabare. Amen.
haleluya. Kubwo gusengana umwete kw'iri torero byatumye marayika ava mu ijuru amanuka gutabara Petero. Ku murongo wa 7, nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Haleluya. Ndifuza kukubwira ko ibi bikorwa bitarangiye, na n'uyu munsi birahari. Gusengana umwete bimanura ingabo zo mu ijuru zikaza kudukorera ama operation n'ibikorwa bitandukanye. Bimwe umuntu yabasha kubibwira abantu, ibindi ntibabasha kubivuga kuko byamera nk'ubusazi. Ariko abamarayika ntabwo bapfa, ntabwo basaza, ni imyuka ishinzwe gukorera abazaragwa agakiza. Niko mu Baheburayo 1:14 hambwira. Haleluya. Mbese abamarayika bose si imyuka iyikorera, itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza. Iyo umuntu asenganye umwete, Uwiteka yohereza zangabo zishinzwe gukorera abazaragwa agakiza, zikaza zikagira icyo zikora. Ni ukuvuga ngo marayika watabaye Petero yamanuwe n'amasengesho barimo basengana umwete biherereye ahandi hantu. Oh haleluya. Ndashima Imana ko amasengesho atagira umupaka. Wabohora umuntu uri muri Amerika, oh haleluya. Wabohora mwene wanyu uri muri Ciri, wabohora abantu bari bunaka. Gusenga ntago kugira umupaka. Nta nkuru zanditse muri Bibiliya z'inkabya nkuru z'impimbano, no. Abamarayika ntibashaje, ntibapfuye, baracyahari. Abakoraga operation kera na n'uyu munsi baracyazikora kuko ntibapfa. Oh haleluya. Imana yacu tugirire neza. Hari inkuru zitangaje muri Bibiliya zigenda zivuga ku mirimo n'ibikorwa by'abamarayika. Uze kureba ntabwo twasoma mu Itangira igice cya 18. Igihe Abrahamu yari yibereye iwe, yagiye kubona abagabo batatu batambutse, niba bari Imana na Mwana n'Umwuka Wera, niba bari abamarayika. Ariko biri tubira kwakira abashyitsi nk'uko Abrahamu yakira abashyitsi bakamusigira umugisha. Reka tubita abamarayika. Haleluya. Nakunze umutima wa Abrahamu, yahagurutse n'ingoga, basaga nk'abagiye kumucaho nubwo bari bajiwe, ariko basaga nk'abagiye kumucaho. Ahaguruka n'ingoga aravuga ati ntago muca ku rugo rwanjye ni muzi. Ese umutima Imana yawe irengagiza? Ariko hari ababona abashyitsi bagafunga, muhita mubwira ko ntari kandi ari umurokore. Mubwire ko hari ariko kufite akazi, ntacyo bitwaye. Kuko hari n'abantu benshi babyitiranya bakagira ngo iyo umuntu ari mu rugo nta kazi aba afite. Kuba uri mu rugo iwawe ufite n'akazi ko kuburera abana bawe, ufite n'akazi ko kuba urimo gusenga, byose biremewe. Haleluya. Abrahamu abakirana n'ingoga, arangije yihutira kubagaburira anezerewe. Uyu mutima ntabwo Imana yawihorera. Oh haleluya. Iyo dusomye mu gitabo cya Yosuwa igice cya 5, reka tuhasome umurongo wa 13 kugeza kwa 15. Nkundi iyi nkuru cyane. Yosuwa 5:13 kugeza kuri 15. Nuko Yosuwa yegereye Yeriko, yubura amaso abona umuntu uhagaze amwerekeye afite inkota mu ntoki. Yosuwa aramwegera aramubaza ati mbese uri uwo mu bacu cyangwa mu babisha bacu? Aramusubiza ati oya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Oh haleluya. Muri abo bamarayika harimo abashinzwe kutugezaho ubutumwa, harimo n'abashinzwe kuturwanirira iyo abantu bitambitse mu mugambi w'Imana. Murabyibuka ibyaje muri twavuze kuri Balamu, urya marayika wari uhagaze yari afite inkota, yarameze nk'uyu nguyu. Haleluya. Kandi yari yiteguye kwica Balamu. Yesu ashimwe cyane. Aramusubiza ati oya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Yosuwa yikubita hasi yubamye aramuramya, aramubaza ati mutware njye umugaragu wawe untegetse iki? Nuko umugaba w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati kwetura inkweto mu birenge byawe kuko aho uhagaze aha arahera. Yosuwa abigenza atyo. Haleluya. Mu gice cya 6 niho Yeriko yaridutse. Ahangaha bari mu gice cya 5. Mu gice cya 6 niho Yeriko yaridutse. Ni inkuru nibwiye mu mutima wanjye siko zanditse, kuko bari basabwe kuzenguruka Yeriko batarwanye batavuga. Hanyuma ku munsi wa 7 bakavuza amakondera, bagakoma mu mashyi, bakazamura amajwi, hanyuma Yeriko ikagwa. Mpora niho igisubizo kimeze gutya, kuko uyu muntu yabonye yari umugaba w'ingabo. Ese umugaba w'ingabo agenda wenyine? Agendana n'ingabo. Nukuvuga ngo yari afite izindi ngabo. Nibwiye mu mutima wanjye, ningira amahirwe nzabibaza. Haleluya. Nibwiye mu mutima wanjye ko ari bo bariduye inkike z'Yeriko, kuko nta gikorwa batwereka bakoze kandi bari bamanutse. Oh haleluya. Reka usengane umwete uyu munsi, ingabo zo mu ijuru zikugereho, zigira operation zikora mu buzima bwawe, zifite ubushobozi bwo kwimura dosiye zikayitereka ahandi. Haleluya. Reka duhese icyubahiro. Haleluya.
amahirwe nigeze kugira kuganira n'izo ngabo zo mu ijuru. Yarambwiye ngo ikintu cyose ushobora gutekereza, Hortense, ikintu cyose ushobora gutekereza tubasha kugikora. Ayiwe, oh haleluya, dufite ingabo zo mu ijuru zishinzwe gukorera abazaragwa agakiza. Wowe nanjye twizeye Kristo. Haleluya. Ati nje none hakubera ingabo z'Uwiteka umugaba, kuko Yeriko ntabwo tubona icyayigwishije, kuko izi ngabo zishobora kwigaragaza ku maso cyangwa ntizigaragare. Haleluya. Muribuka igihe cya Elisa na Gehazi, yagize ubwo bati ingabo ziduteye noneho ntabwo twabasha, turi buzikire. Elisa namubwira ati we peti, dufite izindi ngabo. Haleluya. Ntabwo we peti byanditse muri Bibiliya, witonde. Haleluya. Ariko aramubwira ngo dufite izindi ngabo. Asengaho gatoya kugira ngo ahumuke amaso. Gehazi agiye kubona abona ingabo zicaye ku mafarashi, zityaye, ziteye ubwoba, ziruta kure cyane zari zibateye. Oh haleluya. Nusenga n'umwete ndakubwiza ukuri ntuzagira ubwoba. Ubwoba tubuterwa no kudasenga, kuko ntituzi abo turi bo, ntituzi ingabo tugendana nazo. Dufite ingabo ibihumbi n'ibihumbagiza zigendana natwe. Iyo mpagurutse nkavuga ngo ngiye ahangaha zihagurukana nanjye, kuko harimo abamareka murinzi bashinzwe kundinda, harimo n'abashinzwe kumproteja kugira ngo umurozi atankoraho. Haleluya. Kandi ndakaye cyane uwo murozi agira ibibazo. Ariko ndeka kurakara, kuko mafite ibyiringiro ko ashobora kuzakizwa. Reka doye Yesu icyubahiro. Haleluya. Icyamukamenya uriwe, ubwo babwashira mu buzima bwawe. Mu gice cya 6 Yeriko irariduka. Amen. Haleluya. Imana ifite ingabo n'ingabo ibihumbi n'ibihumbagiza byo kugutabara. Yakoresha icyo ishaka gukoresha icyo ari cyo cyose. Iyo ndebye nanone muri Yosuwa igice cya 10:11, muze gusoma ibi bice homework. Uze gusoma Yosuwa 4, 5, 6 ugende ugeze ku 10. Harabari bubikore? Imana ibaha umugisha. 10 kugeza kuri 11. Nuko bagihunga Abisiraheli bamanukira i Betihoroni. Ahangaha n'abami 5 bari biteranyije kubarwanya. Ngo Uwiteka amanura amabuye manini y'urubura. Ndashima Imana ko Imana yacu yitwa Uwiteka Nyiringabo. Haleluya. Iyo bibaye ngombwa irarwana, byaba ngombwa igatanga amahoro. Amahoro ari mu mugisha. Shalom. Byaba ngombwa igatanga imbabazi, byaba ngombwa igatanga ubuntu kuri twebwe tudakwiriye, byaba ngombwa igahaguruka kurwana. Haleluya. Isanga hari ingabo ziri kumwe na Yosuwa ntizihagije, ntizibwica ababanzi kuko bari benshi cyane. Ngo Uwiteka amanura amabuye manini y'uburubura. Ndabizi ko ibintu ababisoma bamwe bumva ari inkuru, abandi bumva ari gukabya, ariko ndabizi ko igitondo kimwe Imana izakora ku maso yawe y'umwuka ukamenya ko izi nkuru ari inkuru z'ukuri. Haleluya. Uwiteka amanura amabuye manini y'urubura avuye mu ijuru, agenda bahondagura, barinda bagera kuri Azeka, nuko barapfa. Abishwe n'urubura barutaga ab'Abisiraheli bicishije inkota. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Haraho tugera kubera kubana n'Imana neza, tukaba tudakeneye kurwana. Hagahaguruka ingabo zishinzwe kuturwanirira. Icyamo kagera aho ngaho. Haleluya. Nusenga n'umwete uzahagera, kuko n'Imana itarobanura ku butoni. Iravuga ngo abashakana umwete bagira gute? Barambona. Amen. Nimushaka n'umutima wanyu wose muzambona. Nzabonwa namwe. Izemera tuyibone nituyishaka n'umutima wacu wose. Haleluya. Yitwa Uwiteka Nyiringabo, ahamagarirwa mu kwera. Igihe Yesuwa yatsindaga Yeriko, imbere yaho gatoya nuza kwasoma mu bice bibanza, bari babanje gukeba babana bari baravukiye mu butayu. Muribuka ko abaje ari bakuru baturuka muri Egiputa bose bari baraguye mu butayu? Murabyibuka? Izo nkuru murazizi. Hasigaye Yosuwa na Kalebu nibo bonyine bari bakiriho. Hari abandi bana Imana yavuga ngo nzarindira abo bana banyu mwari mwaravuze ko bazaba iminyago, nibo bazagera i Kanani, kuko mwanze kunyumvira no kunyizera. Abo bana rero bari baravutse, ntago bari barakebwe, kandi gukebwa bwari itegeko ry'Imana, byari bimeze nko kwezwa. Mbere rero yuko batsinda Yeriko, mbere yuko agera aho hantu hahagaze umugaba w'ingabo z'Uwiteka, ni ukuvuga ngo imirimo yose n'ibitangaza byose dutegereje ku Mana bibanzirizwa no kwezwa. Haleluya. Imana yari yabanje kubasaba gukeba abo bana bose bavukiye mu butayu, bakurikizaho kwizihiza Pasika. Ibice byakurikiyeho niho Yosuwa yahuye n'uyu mugabo w'ingabo z'Uwiteka. Kandi mwibuka ko yamubwiye ngo kuramo inkweto kuko ahangaho uhagaze arahera. Oh haleluya. Gusaba imbabazi n'umutima w'ukuri, hanyuma tukihagiza amaraso ya Kristo, tugahora dusaba gukiranuka umunsi ku wundi, tugahora dutunganya ubuzima bwacu no kwezwa, bikurura Imana.
ariko amasengesho y'umunyabyaha ameze nk'urusaku imbere y'Imana. Kanongere ngasubiremo, narabwiwe ngo iyo umuntu asengera ku cyaha azi neza bitandukanye n'umuntu wagize intege nkeya. Mu nyumve, iyo umuntu yagize intege nkeya umutima we urarira, mu mutima we haba haboroga ko atatunganiye Imana. Ariko hari umuntu upanga icyaha bien, yarabimenyereye, azi ko ari Imana y'inyabuntu, azi ko najya gupfa ngira ngo sinzi ko bizagenda akabibwirwa, akora icyaha rwose akagikora mu nzu y'Imana, mu murimo w'Imana, akumva ntacyo bitwaye. Uwo muntu yasenga, twumva asenga, twebwe abantu dushaka kumva avuze haleluya, avuze amen, avuze ngo Mana tugire neza, Mana udutabare. Ariko imbere y'Imana bigenda uko ntafite ibintu nakubitanya, bigenda nk'uko wakubitanya amasafuriya, nk'uko wakubitanya ibindi bintu byose bifite urusaku. Ni ukuvuga ngo bigera yari urusaku ruwomborana, ijwi rye ntirijya muri cya gitereko cy'izahabu tujya tuvuga. Ni Imana yera. Haleluya. Umuntu udasaba Imana imbabazi, umuntu udaca mu maraso ya Kristo kugira ngo agere imbere y'intebe y'Imana, amasengesho ngo ameze nk'urusaku, bombori popo. Turimo turumva ngo Mana ungirire neza, Mana umpera abana umugisha. Mu ijuru barimo barumva ngo papa. Urumva atari gutakaza umwanya. Tekereza kumara nk'iyi minsi 7 yayiwe, ariko twasabye Imana imbabazi. Siko bimeze? Ndigaruye. Ariko tekereza kumara nk'iyi minsi 7 mu ijuru ikintu cyagezeho ari papa popo. Urumva atari gutakaza umwanya no gutakaza ibiro twananutse twihirije no gutakaza umubiri wananiwe, ariko kubw'amaraso ya Yesu n'umutima umenetse. Iyi Imana icyo nyikundira ntabwo ari inyedini. Abanyamadini bareba iby'inyuma, baravuga ngo uwageze mu rusengero kare niwe mu Kristo, waririmbye niwe mu Kristo, wavuze ubutumwa niwe mu Kristo, ariko hari uwazinduwe no kuroga kandi wowe umubara nk'umu Kristo. Icyo nkundira Imana kuko atari inyedini, itareba inyuma, ireba imbere mu mutima. Umunyabyaha urimo ushaka Imana Imana yumva gusenga kwe. Turifite rya sengesho ry'umufarisayo n'umukoresha w'ikoro. Umufarisayo yubahirizaga imihango yose y'idini, yaravuze ngo ngiye mu minsi 7 niyiriza kabiri. Uwo muntu murumva atari mu Kristo mu maso y'abantu? Umuntu ushobora kwiriza kabiri buri cyumweru. Arongera avuga ngo ntanga icya 10 n'amaturo. Murumva atari mu Kristo mu maso yacu? Mu Kristo, ariko Imana ihita imugaya. Umukoresha w'ikoro wibonaga nk'umunyabyaha ngo ajya kure ntiyahangara no kureba mu maso y'Imana. Aravuga ngo Mana njyewe ndi umunyabyaha, sinkwiriye n'ubuntu bwawe, ariko ngirira ubuntu. Gusenga kuwo ngo waba ariko kumvikana. Oh haleluya. Reka duhe Imana itari nyedini cyubahiro. Iyi Imana ireba mu mutima, ikamenya inyota tuyishakana, ikamenya disi byakunaniye, ariko ukaba ufite ugikomeje mu rugendo. Haleluya. Hari ijambo ry'Imana rivuga mu byahishuwe, rivuga ngo kuko uri umunyantege nkeya, ariko ukaba utarihakanye izina ryanjye, ngo dore nshyize imbere yawe urugi rukingutse. Ariko ntago ari amahirwe ndimo mbahaye gukuma mu ntege nkeya. Ariko Imana ni nyembabazi. Iyo ufite intege nkeya ariko ushaka, igihe kiragera ukabyuka kandi ugahagarara rwose. Haleluya. Reka Imana idufashe bwoko bw'Imana, gusenga kwacu ni kube urusaku. Kumanywa umwana yanyongereho kandi no kuvuga ngo umuririmbyi uririmbira hejuru y'ibyaha, no kuvuga ngo mu gitondo Samudi yaraye mu busambanyi, hanyuma kandi yavuye muri repetition ku cyumweru arazanga aririmbe. Iyo arimo aririmba twumva indirimbo nziza twebwe mu matwi tukanaramya, ariko imbere y'Imana bigenda nk'urusaku popo. Tekereza gukorera ubusa. Gukorera iki? Imana ibiturinde kandi dutabare. Usenga kwawe ni kube urusaku. Saba Imana imbabazi n'umutima umenetse. Ni Imana y'imbabazi, ni Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi, iradutegereje. Igituma wongeye umwaka wo kubaho, igituma nongeye imyaka yo kubaho, nuko yari gidutegereje ngo ireko hari aho twahindukira. Haleluya. Ku murongo wa 10 ngo banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma. Ni ukuvuga ngo hari hakinzwe rwose n'urugi rutari rw'imbaho, n'urugi rukomeye. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa. Rurabakingukira ubwarwo. Oh haleluya. Vuga ngo rurabakingukira ubwarwo. Si ikibazo cyo gukomera k'urugi ruri imbere yanjye, si ikibazo cyo gukomera k'ibyo Satani yambohesheje cyangwa ibyo yanteze. Ikibazo n'uwo ndi kumwe nawe igihe duhagaze imbere y'icyo cyugi cy'icyuma. Amen. Oh haleluya. Niba uri kumwe na Kristo by'ukuri, niba umushaka by'ukuri, ntacyo bitwaye gukomera kw'ibikuboshye, nta nicyo bitwaye gutinda kw'ibikumazeho iminsi. Igitondo kimwe
bizakwikingurira. Uyu marayika wari kumwe na Petero ntabwo yari akeneye gukoresha imbaraga kugira ngo afungure urugi rw'icyuma. Muri we hari harimo imbaraga zituma urugi rw'icyuma rugira gute? Rwikingura. Haleluya. Ni abamarayika baba mu ijuru aho Imana iba. Ubwiza bw'Imana n'imbaraga z'Imana bibabaho kuko bamanukana misiyo. No kuvuga ngo yavuye mu ijuru. Imana yaravuze ngo numvise gusenga ku itorero riri bunaka, ryasenganye umwete ryanshatse. None we marayika kanaka manuka none ahangaha sanga Petero bunaka. Oh haleluya. Kuko ari imyuka ntibashobora kuyoberwa aho bagusanga, ntibayobewe adresse yawe, ntibayobewe aho utuye. Nta nubwo ukeneye kubabwira umubare w'indwara urwaye, byose barabizi. Cyamukanyumva. Haleluya. Ugashakisha gutindana n'uyu muntu. Haleluya. Ugashakisha kwibanira n'Imana. Urugi uko rwakomera uko ariko kose, uko rwatsinda, uko rwaba ruzamuye rugera hejuru rugusumba, ruzikingura igitondo kimwe. Wowe gwiza imbaraga. Haleluya. Nugwiza imbaraga nta gereza nimwe izakubasha. Muribuka Paulo na Sila mu gice cya 16 cy'ibyakozwe n'intumwa. Bari abantu bameze nkatwe, ariko kubera imbaraga z'ubumana zari muri bo, gereza ntiyabashije kubagumana. Kadoyese icyubahiro. Haleluya. Uyu munsi usenga Imana mu mwete wose kugira ngo gereza iyo ari yo yose ntizabashe kukugumana. Babafunze nk'uko bafunga izindi mbohe, babafunze nk'uko bari barafasha abandi. Uko niko Satani ajya dupangira, akadufata disi nk'uko afata abandi, akibeshya akangero nka Hortense akabaza ngo afashe nk'uko afata abandi bagore. Nawe ujye wivuga nose ko rigifite mikro. Haleluya. Jya uhita wivuga utakibeshya akayobera iwanjye akagira ngo afashe nk'uko bafata abandi bagabo cyangwa abandi basore. Ariko muri twebwe harimo imbaraga zituma atashobora kudufata iteka. Haleluya. Ninjoro Paulo na Sila bararirimba, barasenga, bararirimba, izindi mbohe zirabumva. Oh haleluya. Hamanuka igishyitsi cy'umuriro, nako igishyitsi gikubita cyane. Haleluya. Kidafungura imiryango gusa, kinyeganyeza na gereza yose. Mu yandi magambo hamanutse imbaraga zivuga ati mwafunze abantu badafungika, mwaboshya abantu bataboheka, mwaroza abantu batarogeka, mwavumye abantu batavumika. Oh haleluya. Mwohereje ibintu ku bantu badafatwa n'ibyo boherezwaho. Reka duhe Yesu icyubahiro. Haleluya. Gwiza imbaraga muri wowe. Icyazanye itandukaniro kuri Paulo na Sila n'izindi mbohe nuko bari bifitemo imbaraga muri bo. Ntabwo imbaraga bari bazize kuri pasiteri hanze basengera. None se pasiteri yibagiwe cyangwa nawe wabyutse yarwaje umwana, tekereza ko ufite imbaraga zawe mu wundi muntu. Ariko imbaraga zibafungura muri gereza bari binjiranye nazo muri gereza. Haleluya. Imbaraga zinkura mu kibazo ninjirana nazo mu kibazo. Niyo mpamvu kidafite imbaraga zo kugira gute? Zo kungumana. Niyo mpamvu nugwiza imbaraga bitazagira imbaraga zo kugira gute? Zo kukugumana. Hamanutse igishyitsi kinyeganyeza gereza yose, imiryango irafunguka. Haleluya. Abarinzi baravuga ati twafunze benshi. Oh haleluya. Reka dushaka Imana muri iyi minsi 7 kugeza igihe Satani azavuga ati mva turimutse turagiye ntituzanagaruka. Muzi ko bivuga mu deliverance iyo umuntu yirukana abadayimoni barabivuga, baravuga ati twayobye tubabarira none ntitugera ntituzanagaruka. Reka duhe Yesu icyubahiro. Haleluya. Ushaka Imana ugwiza imbaraga. Inkuru nziza nuko ibi bintu twese tubyemerewe. Nakubwira ngo itangiriye ku minota 15 nuyikomeza nyuma y'umwaka uzaba wabaye undi muntu, ariko nubisiga hano ndabisigarana. Ubu nafata ibyawe n'ibyanjye mbiteranya. Urumva byaba ari byo? Reka rero kuko Imana yacu itananiwe kudukwirakwiza, ifite ibihagije, utahane ibyawe nanjye ntahane ibyanjye. Haleluya. Mu Befeso, urwandiko Paulo yandikira Befeso igice cya 3:20. Ndabizi ko muwuzi ariko ndifuza ko muwumva neza. Haravuga ngo nukibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo zikorera mu mushumba wacu. Zikorera hehe? Zidukoreramo. Haleluya. Nk'uko imbaraga ze zikorera mu muhanuzi w'ibunaka. Haleluya. Nukwibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Haleluya. Akenshi tugarukira kuri aka gace katumenyesha ko Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo dutekereza. Uko ni ukuri, ariko bikoreka ari uko hari iki? Imbaraga za Kristo zikorera hehe? Muri twebwe. Haleluya. Uko nigwizamwe imbaraga niko Imana inkorera ibiruta cyane ibyo nsaba n'ibyo ntekereza. Uko
rutinda kugwiza imbaraga, niko imirimo y'Imana ku buzima bwawe tugenda rutudomodomo rimwe nato ukatubura ugasigarana imirimo y'abantu, ibyo abantu bose babasha. Imana idutabare. Haleluya. Muri aya masengesho nubwo ufite ibindi bintu usengera, ariko saba Imana kugwiza imbaraga. Ngiye kurangiza dusenge. Haleluya. Mu byo usengera urasaba Imana kugwiza imbaraga, kuko igisubizo cy'ibyawe, oh haleluya, kibikiwe imbere muri wowe. Ukugwiza imbaraga, gereza ntizabasha kugufata. Amen. Uyu musore wari uhagaze aha ngaha wari uboshye, tubigaruye mu mubiri bisanzwe, ni ukuvuga ngo abyibushye nuko nyine ari umuntu, ariko abaye ikintu gikomeye gikomeza kigakweduka, iriya migozi yacika. Ni rya jambo rivuga ngo uburetwa muzabukurwaho n'iki? No gusigwa. Ubundi bakoresha ijambo rya fat cyangwa grace. Ni ukuvuga ngo uzagwiza grace, imigozi bakubohesheje uzayikuraho, uburetwa bwa Satani uzabwikuraho, ibyo udakunda mu buzima bwawe uzabyikuraho n'ugwiza imbaraga. Haleluya. Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo dutekereza. Uyu munsi guha imbaraga kugira ngo ibashe kubigukorera. Haleluya. Ku murongo wa 17 ndangiza, Petero amaze kuhabona, amaze kuboneka, bamaze kubona ko ari we, araba mama mu yandi magambo bese ngira ngo arabacecekesha, abasobanura uko umwami Imana yamukuye mu nzu y'imbohe. Tekereza izo nkuru ukuntu zari zishyushye kandi ziryoshye. Akavuga ati nari nsinziriye, nari ntegereje nanjye gupfa nkuko umuvandimwe yapfuye, nari nzi ko byarangiye, ngiye kubona mbona umucyo uraje. Oh haleluya. Ngiye kubona mbona marayika, haleluya, ankoma mu mbavu. Deje agiye gukanguka, marayika muhagazeho atankoma mu mbavu, arambwira ngo ninkanguke tukigenda. Tekereza izo nkuru. Oh haleluya. Kandi ikibazo kubera ko tutizera izo nkuru, umuntu azikubwiye umunsi wakumva abeshya. Iyi Imana, ijambo ry'Imana namwe ngo Kristo ko yarari kera niko ari na uyu munsi, niko azahora iteka ryose. Niba utamubona ntibivuga ko abandi batababona. Ati ngiye kubona tugeze kuri rwa rugi rw'icyuma, ati muraruzi urugi rw'icyuma rw'iyagereza rukomera rutabasha no gufunga. Ati ngiye kubona ntabwo marayika yakozeho, ati nagiye kubona mbona twikinguriye. Mbega inkuru zari ziryoshye. Oh haleluya. Reka Imana igusange utabaza Imana n'umwete wose, ikuremera inkuru ziryoshye zidakwirwa mu bwenge bw'abantu. Ujye ubabwira ngo nabonye Imana yanjye. Haleluya. Ujye ubabwira ngo Imana yantabaye n'ibunaka, Imana yangerere na hariya, marayika yaramanutse anyuranya amadosiye yanjye. Oh haleluya. Hari igihe abantu bavunika batanga ruswa mu bantu, ariko reka banazitanga kuko ntibazi aho umuntu akomanga by'ukuri, ntibazi ufite imitima y'abakomeye mu biganza bye. Nyine utazi ku Mana atanga ruswa nyine nta kundi. Ariko reka nkwibwirire, wowe ufite umwete wo gushaka Imana. Haleluya. Imana ifite imitima y'abantu bose mu kiganza cyayo. Ushobora kurenganywa n'abantu bo kwisi, bakakurenganya rwose, wasenga n'umwete, Imana ikamanuka ikabavuguruza. Ntabwo ibavuguruza gusa mu bitekerezo, ishobora no guhinduranya dosiye. Marayika yarambwiye ngo ikintu cyose natekereza mu mutwe wanjye bakibasha. Ashobora no gusiba dosiye yawe bagashyiramo ibintu bishyashya, bayifungura bakavuga ati utanse ko bavuga ko yagize gutya na gutya, none ko tubona ntabyo. Oh reka do Yesu icyubahiro. Haleluya. Imana y'inyamaboko, Imana y'imbaraga, Imana idatangirwa, iyo niyo Mana turimo dushaka. Abayishaka n'umwete baraza kuyibona. Kandi hagiye kubaho itandukaniro mu itorero rya Kristo muri iki gihugu cy'u Rwanda. Haleluya. Ni umwaka wo gutwikururwa kw'abashaka Imana by'ukuri, ariko ni n'umwaka wo kugaragazwa kw'abashaka Imana bavangavanga. Ushatse wakwihana, ejo Imana itazagushyira ku karubanda. Maze kubivuga kenshi. Haleluya. Unyumva anyumve. Ngo araba mama atangira kubabwira inkuru z'ibyo yaboneye mu nzu y'imbohe. Ati mu bitekereze Yakobo na bene data kugira ngo nabo be gucika intege. Akajambo nshaka kurangirizaho ngo arasohoka ajya ahandi. Arasohoka ajya ahandi. Abantu babohowe by'ukuri bakomeza urugendo. Oh ntabwo nyumvise. Haleluya. Petero ntiyabanje kumara iminsi ngo yo kwiyondora, ngo avuge ngo Mana dore tuvuye muri 7 jours, ugiye gufata ikindi cyumweru cyo kwiyondora, kurya ibijumba mu gitondo, imyumbati saa 6 ubugari ninjoro. Ni icyumweru cyo kwiyondora. Kandi mu cyumweru cyo kwiyondora nta no kujya mu materaniro, Imana nayo irabizi, nta no kuririmba, kindi cyumweru cyakonje. Ariko ababohowe, oh haleluya, ntago bameze gutyo. Yaravuze ngo Imana irambohoye kugira ngo nkomeze nyikorere. Ahita ababwira inkuru, arangiza akomeza ahandi, ajya kuvuga ubutumwa bwiza. Haleluya. Bari muri konji, we mukanguke, mukanguke, imirimo irahari, abatazi Kristo ni benshi. Ubwami bw'Imana burasebejwe, nyamara urahari kugira ngo ugire ibintu ukosora. Musohoke muri konji, murekera kuvuga ngo ndi busy, kuko niba Imana igushaka by'ukuri hari abantu uzakiza.
ariko nimuve muri konje nimureke kwishyiraho inzitwazo. Akazi ufite uko ariko kose gasengeremo. Kwanza iyo umuntu amaranye n'Imana bamaranye iminsi bameze neza no mukaza kumya senga. Ariko ndeka nkubwire, utabanje kubanza gusengana n'Imana utari mu kazi ntuzabibasha. Ibitekerezo bizagenda byose birindumukire muri stress y'akazi n'ubucuruzi no guteranya amafaranga yanze no kugwira. Ayiwe uzibuka Imana ku mugoroba tawi yandinze disi. Ariko umuntu yabanje kubana nayo ni nk'abantu bahindutse inshuti. No mu kazi no mu rugendo no muri bisi no mu ndege no mu modoka ugendana nayo. Haleluya. Ubu yumva kandi nayo ikumva. Ni nkuko abantu benshi dushobora kwicarana tukavugana kandi tutabumbuye umunwa. Haleluya. Tukarebana ku jisho. Uretse ko umugabo wanjye wataza amarenga, iyo muciriye amarenga abashyitsi babyumva mbere. Ariko abantu ubundi bamenyereye mushobora kurebana ku maso akamenya ko hageze ko azana icyayi, akamenya ko hageze ko azana ibyo kurya kandi utavuze kubera ko mutindanye muziranye. Haleluya. Ushobora no kubona byutse mu gitondo gatumenya ko yabyutse nabi kandi nta kintu yavuze. Ushobora no kubona ari maseka ariko ukamenya ko nyuma y'iyo nseko hari agahinda kubera ko umaze iminsi umwitegereza. Abantu babanye n'Imana neza bakomeza bavugana nayo no mu buzima busanzwe. Yaba mesa ariko ari mu mwuka, yaba atetse, yaba hinga ariko ari mu mwuka. Haleluya. Yumva Imana kandi ayikorera. Wa mwana w'umukobwa bari baranyaze bajyanye kwa Namani, Yesu ashimwe cyane, yakomeje kumenya Imana y'iwabo kandi ari umuja w'umugurano. Aritegereza abona ibibembe bya sebuja, aravuga ati yo databuja amenye Imana yo muri Isiraheli. Umva, nta kibazo cyo muri iyi si cyagutandukanya n'ubusabane bw'Imana. Ikibazo gikomeye nuko ikibazo cyakugezeho mbere y'uko usabana n'Imana. Ariko nuhaguruka uyu munsi ugashaka Imana, Imana itarabanura ku butoni. Haleluya. Nuca mu mazi uzakomeza wumva Imana iri bugufi bwawe. Nuca mu muriro uzakomeza wumva Imana irimo. Ibyiringiro byawe ntibizagajuka. Haleluya. Hari ijambo rivuga ngo mwene ibyo byiringiro tubifashe nk'igitsika umutima kitabasha gukuka. Icyo gitsika umutima ni cya kindi bafatisha amato hariya mu mazi kugira ngo atagenda. Ni cya kintu banaga niba bakinaga hasi, niba bakinaga mu nkombe sinzo bakinaga kugira ngo ubwato budatwarwa n'umuyaga. Ababanye n'Imana neza bafite mwene ibyo byiringiro nk'igitsika umutima. Mu ngorane n'ibibazo bakomeza kwizera Imana. Oh haleluya. Mu miyaga myinshi barategereza bavuga ngo ni ikihe cyubahiro kizava muri ibi bintu. Kado Yesu icyubahiro. Aragikwiriye umwami w'abantu. Ese wanyemerera ugatangira gusenga? Wanyemerera ubuzima bwawe ukabukura mu bunebwe? Wanyemerera ukareka gutegereza Imana y'abakanaka? Umuntu nagusogongeza kubye, umuntu nakubwira ijambo ry'Imana, uzabifate ariko ushaka iyo Mana yavuze, hanyuma ushyira no mu bikorwa ibyo ngibyo twese twiriwa tuvuga. Iyo narakaye ndavuga ngo ntabwo ndi radio. Niba waje kumva radio amakuru ava muri Urutanze wibeshye. Ntabwo ndi radio, ntabwo ndi televiziyo. Ndavuga ibintu kugira ngo bishyire hehe mu bikorwa. Reka duhaguruke dusenga Imana. Ngabanye uburakari. Haleluya. Ariko ikindi akaza si ikindi, no kubona uburetwa Satani ashyize ku bana b'Imana ariko bakagoma mu bitotsi nkaho badafite ibibazo. Bakabonka nta bibazo bafite kandi ibibazo bibishe. Ariko uyu munsi wakwibohora. Haleluya. Ingoyi izava ku maguru yawe, ingoyi izava ku maboko yawe. Haleluya. Wasenga Imana bigakunda. Reka dusenge gatoya twatinze. Ujye gusenga Imana kugira ngo ugwize imbaraga. Ugwize imbaraga. Haleluya. Tubonye ko mu isengesho risenganya umwete harimo ubushobozi bwo gukingura gereza. Mu isengesho risenganya umwete harimo imbaraga zo gukemura ibibazo hafi ya byose. Byibuza Satani nta kwivuga hejuru. Haleluya. Ubuhanuzi bwa Daniyeli igice cya 10 aravuga ngo muri iyo minsi, murongo wa 2, muri iyo minsi ngewe Daniyeli namaze ibyumweru 3 ndira. Nta mutsima naryaga nubwo ari mwiza, nta nyama cyangwa vino, ntacyo nasamiraga kandi sinihezuraga. Kwihezura ni ukwisiga amavuta. Ntiyitunganyaga mu yandi magambo, wenda yarakarabaga ntiyisige. Ntacyo nasamiraga kandi sinihezuraga kugeza aho ibyo byumweru uko ari 3 byose bishiriye. Yasenze iminsi 21 mu nsengero kenshi. Iyi minsi turayikora, harimo abakora 40 ya Yesu cyangwa se cyagiye Mose azamuka ku musozi. Abakora 21 kenshi baba bashingiye kuri uko gusenga kwa Daniyeli.
nuvuga ngo yamaze ibyumweru bitatu byose. Ku murongo wa 12 dusimbuke, ngo ahera ko arambwira ati witinya Daniyeli, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. 13 ariko umutware w'ibwami bw'Ubuperesi amara iminsi 21 ambuza. Nyuma Mikayeli umwe wo mu batware bakomeye aza kuntabara, ntinda mu bami b'Ubuperesi. Haleluya. Reka some iyi mirongo 12 na 13 muri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Harambwira ngo, arongera ati Daniyeli wigira ubwoba, kuva ku munsi wa mbere wiyemeje gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana, yumvise isengesho ryawe, none nkuzaniye igisubizo cyayo. Ariko ikinyabutware abo twavuganye twiganye za nyigisho z'ubushize, murabazi ibinyabutware ibyo ari byo. Ariko ikinyabutware cyo mu Buperesi cyamaze ibyumweru bitatu kimbuza kukugeraho, maze Mikayeli umwe mu bamarayika bakuru aza kuntabara, kubera ko natindijwe n'ibinyabutware byo mu Buperesi. Ibinyabutware si ibindi, ni imyuka mibi ikorera mu kirere nk'uko twabisomye muri Bibiliya yera. Haleluya. Imana yacu tugire neza. Turebye ubuzima bwa Daniyeli yari umuntu usenga no mu buzima busanzwe. Iyo dusomye igitabo cye tumubona inshuro nyinshi asenga, ariko ahangaha hari amasengesho y'undi mwihariko, niba ariko navuga. Haleluya. Amaze gusenga, marayika bavuganaga yari marayika Gaburiyeli, aramubwira ngo ugishishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. Ariko nubwo amagambo yawe yumviswe, ibisubizo nagomba kuzanira ntago byahise biza. Ibinyamutware cyangwa se umutware w'ubwami w'Ubuperesi cyangwa se amadayimoni ategetse ikirere yambujije, yarantangiriye mu nzira, hanyuma bituma nakugezaho ibisubizo byawe. Aravuga ngo nyuma Mikayeli umwe wo mu batware, Mikayeli undi mu marayika w'intambara, undi mu marayika ukomeye, undi wo mu batware cyangwa se undi wo mu bakuru aza kuntabara, kubera ko natindijwe n'ibyo binyabutware byo mu Buperesi. Igisubizo cya Daniyeli kibona kumugeraho, kandi nyamara Bibiliya yatubwiye ngo igihe yatangiye gusenga yari yumviswe. Haleluya. Ibi ngibi bikwiye kutubera impamvu yo gusenga ubudasiba. Twitegereje ubuzima bwa Daniyeli dusanga ari ubuzima buryoshye bwa gikristo. Yagiraga ubuzima busenga, yagize ubuzima bwo kubana n'Imana neza. Ukibaza noneho wowe nanjye mu gihe duhagazemo uyu munsi, twakwireba twakwishyira ku minzani y'imisengere yacu, tukibaza ngo twebwe turi bande ku buryo tutagira ubuzima busenga. Niba umugabo nka Daniyeli ashobora gusenga, umugabo ujya ubona abamarayika imbona nkubone, wibutse ko ibyo bintu bikibaho na n'uyu munsi. Haleluya. Umugabo ujya ubona abamarayika imbona nkubone, ariko ibisubizo bye bigatangirwa. Abatware bo mu kirere, imbaraga z'umwijima, abadayimoni bagatangira ibisubizo bye, kandi ari umugabo usanzwe asenga, ari umugabo ukora ibyo gukiranuka. Hanyuma akaba y'intambara y'umwuka, marayika w'umurwanyi akaza agatabara, igisubizo kikamugeraho. Murumva nshuti z'Imana tudafite impamvu zo gusenga? Ntabwo tuzifite? Turazifite mu buryo buhoraho. Haleluya. Gusenga rero nk'umukristo, noneho cyane cyane umurinzi ku nkike, bikwiriye kutubera ubuzima. Habwo dusenga twavuga amagambo tukumva turarambiwe, ariko ni Satani ubutunyaga. Kuki iyo turimo tuganira n'abantu bisanzwe, n'abantu dukunda, ibiganiro bitajya bikama? Mujya mubitekereza? Amagambo yo kuvugana n'inshuti mujya muyabura? Ntabwo abura. Ibiganiro biraryoha, tukavuga tugatarama, igicuku kikagera nta muntu n'umwe urambiwe. Ariko byakwinjira mu gusenga, kuko ari igikorwa cy'umwuka, umwanya Satani akabirwanya, amagambo akabura. Rero gusenga bikwiye kutubera ubuzima nk'abakristo. Uko senga nkumva biranshiranye, bikantera ahubwo kurushaho gushaka Imana kugira ngo Imana ingwirize imbaraga. Haleluya. Niba amagambo yo kuganira n'inshuti atarabura, n'amasengesho ntiyarakwiriye kubura. Imana yatugire neza. Ikindi gusenga ni iki? Gusenga no kwiringira Imana, no kubwira Imana ngo Mana ntabwo bishoboye ku giti cyanjye, nje kugushaka kugira ngo unshoboze. Kudasenga biba interprete muri ubu buryo, cyangwa se bisobanurwa muri ubu buryo. Kudasenga ni nkaho nabwiye Imana ngo Mana ndabyishoboreye, iby'aka kazi ndabyishoboreye, nzabikoresha ubwenge bwanjye, nzabibasha. Iby'uru rugo, iby'izi nshingano ndabyishoboreye. Ariko gusenga magiye kubwira Imana ngo Mana ntabwo mbishoboye, ngwino ubifatanye nanjye, ngwino ubinkoreshe, ngwino ushoboze, ngwino ubyivangemo ndebe ko byagenda neza. Rero iyo tudasenze biba bisobanuye ngo Mana turabyishoboje, iby'uru rugendo turabishoboye, ntabwo dukeneye kuza kwivangamo. Kuko gusenga ni ikintu guhamagara Imana ikaza mu byacu, ikaza mu byo turimo. Haleluya. Imana yacu itugirire neza. Bibiliya iravuga ngo, nari mvuze ngo kudasenga
ni ukwereka Imana ko tutayizeye. Ni uvuga ngo turabyishobore ntabwo dukeneye izindi mbaraga. Kandi Bibiliya iravuga ngo umuntu wizera Imana, Imana iramuvomera. Turebye muri Yeremiya no muri Zaburi biragaruka, haravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, ngo kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi, ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka. Haleluya. Iyo ngiye gusenga mba nizeye Imana. Nuvuga ngo Mana, ndabizi ko uri bubinshoboze, ndabizi ko ubinshobore, kandi ndabizi ko utabigiyemo ntabibasha. Niyo mpamvu mfata umwanya kuba nava mu bantu, nyamara mu bantu nari gukemura ibibazo, mu bantu nari gusaba marandevu, ariko hejuru y'ayo marandevu n'abantu nkagira umwanya wo kubana n'Imana njyenyine. Haleluya. Byereka Imana ko uyizeye, kandi bisiga Imana nayo itari buceceke ngo ibyihorere. Haleluya. Abantu basenga bazahorana ubuzima buvomerewe, umeze nk'iki giti cyatewe hafi y'amazi. Amen. Abantu basenga suko badahura n'ibibazo, ariko ubuzima bwabo buravomerewe, bahorana imbuto mu gihe cyose, ku buryo niba baciye mu bibazo n'ubitegereza uzasanga bameze nk'abatabicamo, kuko ubuzima bwabo burahembutse. Haleluya. Amen. Uyu mugabo Daniel bamuvugaho aya magambo. Marayika aramubwira ngo kuva igihe watangiriye gushishikarira gusobanukirwa. Bibiliya ijambo ry'Imana yavuze ngo kuva igihe wiyemeje gusobanukirwa no kwicisha bugufi. Gushishikarira gusobanukirwa ni iki? Kugira umwete wo kwifuza gusobanukirwa ibyo uhagazemo bimeze biti. Haleluya. Ni ugufata umwanya ukitegereza ubuzima bwawe, ukitegereza ubuzima bw'abawe. Bibiliya yatubwiye ngo Daniel, kuva igihe washishikariye, kuva igihe wagize umwete wo gusobanukirwa. Daniel yasobanukiwe iki? Ngo yasomye ibitabo asanga imyaka bagomba kumara i Babuloni yarashize. Nta wundi muntu wari ubyitayeho, nta wundi muntu wari uzi ko ari n'ikibazo. Reka mbabwire inshuti z'Imana. Haleluya. Hari igihe umuntu atura mu bibazo ariko akumva si ikibazo. Gushishikarira kumenya no kwitegereza ubuzima bwanjye. Nkavuga ngo ubuzima bwanjye ariko ntago burimo umugisha ungana n'uw'Imana yari yarangeneye. Ubuzima bw'abanjye ntago buhagaze nkuko Bibiliya ibivuga. Uko no gushishikarira kumenya. Nashishikarira kumenya nkinjira mu isi yo mu mwuka. Turemeranya neza nk'abakristo, ibintu byose bikoreka mu isi fizike bitegurirwa mu isi yo mu mwuka. Haleluya. Ibibazo dufite mu bifatika, ibibazo biri mu miryango yacu mu bifatika, birateguye mu isi yo mu mwuka. Haleluya. Nibaza ko icyo ngicyo kitari kiri ikibazo mu myizerere yawe no mu myemerere yawe. Urabizi neza ko isi yo mu mwuka iriho. Amen. Gushishikarira kumenya rero ni ukwitegereza ubuzima bwanjye n'ubw'abanjye. Nkavuga ngo se iki kibazo ko tugifite kandi ko mbona mu muryango wacu kihahora, ukabireba ntuceceke, ukamera nka Daniel. Daniel amaze kubona kumbi bagombaga kuba baratashye ariko ntibatashye, bimutera kurira, kwiyima ibyo kurya, gushaka mu maso y'Imana kugira ngo Imana ibatabare isohoze icyo yari yarabavuzeho. Ibi ngibi bikwiye kudukangura nk'abakristo, kuba Imana yavuze, kuba Imana yaduhaye isezerano, kuba byanditswe muri Bibiliya si garanti yuko biri busohozwe byose ku buzima bwacu. Twarabihawe, ariko imbaraga zirwanya kubisingira zirahari. Niyo mpamvu dusenga. Haleluya. Haleluya. Ukaba uri umudamu ukitegereza, ugashishikarira kumenya urugo rwawe n'umuryango washatsemo. Ukaba ufite umugabo washatse, ariko uwo mugabo wawe akaba yarabyawe n'umugabo wari ufite abagore 6. Haleluya. Yesu ashimwe. Uwo mugore ufite umugabo wenda wamushatse ariwe mugore wenyine, ariko yabyawe sebukwe, mbese yarafite abagore 3, 4, 5, 6. Uwo mugore aramutse abaye nka Daniel, yashishigara akitegereza akavuga ati ibi bintu ntabwo ari normal, kandi ibi bintu birimo birakomanga ni wawe. Birabishye kubivuga, ariko mu mwuka niko kuri. Simvuga ngo bizagufata, ariko birakomanga iyo usenze ubiburizamo. Yesu ashimwe abapapa bari hano, Yesu ashimwe abasore bari hano. Ukaba warirambagirije umukobwa cyangwa se umugore wawe, ariko wakwitegereza, washishikarira gusobanukirwa, ugasanga umugore washatse nyina ntiyigeze yubaka, nyina yari indaya, nyina yagize abagabo 3. Ibyo bintu bishobora kudafata umugore wawe, ariko ni urugamba rwo mu mwuka, birakomanga. Iyo utabitsinze ukaba umukristo mwiza, bishobora kugusimbuka, ariko kuko mu mwuka ikintu kitavanyweho ntaho kijya, kikazajya ku mwana wawe. Ariko iyo dusenze tubiburizamo. Haleluya. Tukabisenya. Gushishikarira gusobanukirwa n'ibyo ngibyo, ukicara ukireba uri umukobwa ukabona ugize 34 nturashaka, wabaza amakuru ugasanga
mama wawe yashatse kuri 40, nyogosenge we ntigeze ashaka, nyogosenge wundi yashatse kuri 45. Ntabwo uba ukwiye kubifata nk'ikintu gisanzwe. Muranyumva barinze ku nkike? Wasanga n'umwe washatse yarashatse ariko ntiyubatse, ukaba uri umukobwa wa 34 ukicara ukabyihorera. Ntabwo uba ukwiye kubyihorera, uba ukwiye kwitegereza nka Daniyeli ukavuga uti ariko hano hantu ibyo byose hari ikibazo. Narakijijwe, ndi mu rugendo rujya mu ijuru, ariko nkwiye kwitanga gusenga, nkwiye gushaka Imana, nkavuguruza iby'ubu bwami bw'uperesi bwavuze hejuru ubuzima bwanjye. Haleluya. Dufite impamvu nyinshi. Umuntu wese ufite ubwenge afite impamvu zo gusenga. Hari ibintu byinshi twagombye kuba duhagazemo tudahagazemo, abacu badahagazemo. Hari igihe abantu bateta mu mwuka, njyana nababarakarira nkumva nanabakubita bamwe muri bo. Ukaganira n'umwana w'umukobwa w'umurokore ufite imyaka 36, akakubwira ngo ngiye numva nta kintu bimbwiye. Utese nta kintu bikubwiye 36? Ubwo butesi mu mwuka ntabwo bwemewe. Haleluya. Hari igihe tubigira twumva ari ukugira ngo abantu batamenya ko dushaka umugabo cyane. Uramushaka kuko uranamukwiriye. Mu ijuru ntago barongora, ntago barongorwa. Muranyumva nshuti z'Imana? Ni umugisha hano ku isi. Bikwiye twebwe abizera n'abakristo kudutera gusenga. Kubera iki? Niba ari umugisha n'abatasenze bahagararamo, n'abadakijijwe bahagararamo, n'indaya zo ku muhanda zishobora gutunga, kuki njye wakijijwe umugisha nagiye hano ku isi nawihorera nkajya mvuga ngo ntacyo bimbwiye? Birakivuze kandi cyane. Ikindi bizakubuza gukorera Imana neza, bizagusigaho umugayo n'igisuzuguro uzagendana. N'ubu uri wenyine uzajya usuhuza umutima, uzavuga uti ariko Imana yaranditse. Bikugabanyiriza uburyohe bwo mu rugendo rw'agakiza, bikugabanyiriza ibyo wari gukorera Imana. Haleluya. Ukwiye kugira ishyaka ryo kwitegereza nka Daniyeli, ukabura umusore ukavuga uti ariko ni gute abantu b'ikigero cyanjye bafite ibi n'ibi ngewe kuki nabifite? Ugakora ibyo ugomba gukora mu bwenge, ariko ukagerekaho gusenga. Kuko niba Daniyeli baratangiriye ibisubizo bye ari umugabo usenga, ari umugabo wakoze ibintu yakoze i Babuloni tureba, wowe nanjye turi bande kugira ngo batabitangira? Sinima ngutera ubwoba kugira ngo utinye dayimoni na satani, ndimo ndagukangura kugira ngo ukanguke ubarwanye, kuko iyo tubarwanyije barahunga. Haleluya. Barekura ibyacu ubuzima bugakomeza. Navuga ibibazo byinshi tureba n'amaso yacu tukabibona, ukitegereza ugasanga iwanyu harimo gukenyuka kudasanzwe. Barapfusha abantu bamwe nko mu mwaka umwe, bagapfusha abantu bavindimwe nka 3 cyangwa 4 mu mwaka umwe. Ukabuzi ngo abagabo b'iwanyu ntibarenza 50, ntibarenza 60. Abagore barapfa kuri 40. Ugasanga umuryango umwe wapfuyemo abakobwa nka 3 cyangwa 4 barwaye indwara nubwo zaba zisobanutse, kuko Satani arabizi kuzita amazina turi bwakire. Tuvuga ngo na accident y'imodoka disi, na accident nyine baguye mu mpanuka, ariko inyuma yabyo hari umwuka ukenyura. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Imana ibaho umugisha, Imana itugwiriza imbaraga kugira ngo dusenge, duhagarare mu by'Imana ituvugaho, tuvuguruze ibyo mwa Satani yashyize ku buzima bwacu. Amen. Umuntu ashobora kwicara akavuga ngo Imana irabizi. Yego Imana irabizi, nagira ngo ngwire ko Imana ibizi. Ariko Imana nyuma yo kubimenya irakureba ikanatangara, ikavuga ngo ese ko mbizi, ko nawe abizi ko bihari, ni gute ahubwo atarimo gusenga? Muranyumva bajya bavuga ngo Imana irabizi ariko abo ntago bari hano. Twebwe turi abantu basenga. Haleluya. Ngo Imana irabizi, nayo irabizi. Yamara kubimenya ikavuga ati ni gute mbizi, nawe akababizi akababireba, yarangiza ntagira icyo abikoraho. Imana ashitugire neza. Haleluya. Ukuntu Satani abigenza, agira cyo agasa nk'umuntu utwikiriye ubwenge bwacu gatoya, agatwikira ubuzima bwacu bwo mu mwuka, akadushyira igitwikirizo gituma tutikangura, ukajya wumva ntacyo bitwaye. Buri cyago cyose n'amakuba cyakubayeho ugahita ukibonera interpretation, ukakibonera ubusobanuro buri normal. Imodoka yapfuye, inzu bayiteje cyamunara, nuko nyine twacunze umutungo nabi, nibisanzwe, wakorora bigapfa, wagira byose bigapfa, ukabibonera ubusobanuro busanzwe. Umunyamwuka ntakwiriye kubibonera ubusobanuro busanzwe ngo agarukirize aho ngaho. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Imana yashitugirire neza. Amen. Umukozi w'Imana Isaka mwitangira ibice 25 umurongo wa 21. Isaka yari umwana w'amasezerano. Isaka yari umwana wavutse Imana yaramuvuzeho. Ariko Isaka nawe yagize umwanya wo kwitegereza, ashishikarira kumenya iby'iwabo. Aravuga ati ubugumba bwaje ku mugore wanjye no kwa mama bwari buriyo. Muranyumva bakristo bene data? Itangira 25:21.
ngo Isaka yingingira umugore we. Ni ukuvuga ngo Isaka yari umwinginzi, Isaka yari umwenteriseseri, Isaka yari azi gutitiriza, yari umwana wavutse Imana yabivuze. Ubundi ntiyarakeneye gusenga kuko n'umwana wavutse ibintu byose byarateguwe. Umwana wavutse mu rugo abamarayika bagendamo. Nankaswe wowe Nyamirambo nkanjye. Oh haleluya. Ngo Isaka yingingira umugore we Uwiteka kuko yari ingumba. Uwiteka yemera kwinginga kwe, Rebeka umugore we asaminda. Isaka yararebye aravuga ati ubu bugumba bwaje ku mugore wanjye ntabwo ari ubusanzwe, naho mvuka niko byagenze, nanjye nagiye kuvuka nta nkuru. Isaka umwana w'amasezerano, umwana wabo bavuganaga n'Imana imbona nkubone, agira umwanya wo kwinginga. Haleluya. Turi mu isi irimo intambara, si kugira ngo tugire ubwoba, ariko ni kugira ngo dutsinde imigisha yacu tuyihagararemo. Ntituyihagararemo gusa, duheshe n'urubyaro ruzadukurikira kutazarwana n'ibyo twarwanye nabyo. Haleluya. Usigara umugozi uciye wa burundu ukavuga ngo ibintu byo gukenyuka ndiho n'abazankurikira ntago bizabaho. Ibyo bintu Imana irabikunda, irabiryoherwa, irabishyigikira. Satani ni umunyamwuka kuko ntago yambaye umubiri. Azi ibyatsinze umuryango wawe kera, azi ibikunanira muri none, arimo arapanga n'ibizananiza urubyaro rwawe. Ariko kandi azi ubutwari n'ubushobozi twahawe, iyo twabusobanukiwe arahunga. Haleluya. Iyo twabusobanukiwe adutwaza igitugu. Imana yacu tugire neza. Amen. Yesu mu mbabazi ze no mu mpuhwe ze yaciye wa mugani wo muri Luka 18. Ntabwo ndi busome wose, ariko reka nsomeho gatoya. Luka 18 umurongo wa 1 n'uwa 2. Ngo bacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Uyu ni Yesu wabivugaga. Agomba kuba ari cyo yajyaga arakora, yarasengaga ubutarambirwa buri joro. Ngo bacira umugani wo kubigisha uko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati hariho umucamanza wo mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite no ku bantu. Umurongo wa 4. Ngo amara iminsi atembera, ariko hageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora azi iminsi yose akandushya. Ubwo bibaye bityo Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro, mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba, ariko umwana w'umuntu naza mbese azasanga kwizera kukiri mu isi. Haleluya. Icyo nifuza gukuramo ahangaha, uyu mucamanza ukiranirwa wanabyivugiye akavuga ngo sinita ku Mana sinita no ku bantu. Mu yandi magambo agahinda k'abantu ntacyo kambwiye. Uyu mupfakazi nashaka yarapfakaye akiri mutoya, ntacyo bimubwiye, nta mutima w'umuntu afite. Twamugereranya na Satani. Icyatumye arekura uyu mugore agahabwa umugisha w'akarenganurwa si impuhwe yamugiriye, ahubwo yaravuze ngo nuko anduhije, aranduhije. Haleluya. Arimo arandushya, none reka mwikize. Satani n'amadayimoni ntabwo ari abantu bapfa kurekura fasiruma, ntabwo ari abantu bapfa kubyihorera. Bagenda iyo tubaruhije, iyo tubarushije imbaraga, iyo babonye turi abantu batarambirwa, iyo babonye turi abantu batabivaho. Ugasenga uvuga uti uyu mugisha nzawuhagararamo, ugasenga uvuga uti urugo rwanjye ntiruzasenyuka, ugasenga uvuga uti abana banjye bazakorera Imana, ugasenga uvuga uti ubukene bwabaye iwacu ntabwo buzamfata. Haleluya. Ugatitiriza kugeza igihe ibintu bihindukiye. Satani amera nk'uyu mucamanza ukiranirwa akavuga ati umuntu aranduhije, ngiye ku bandi batabizi, akajyaho batabizi. Imana yacu tugire neza. Icyatumye Yesu ashyiramo cyangwa icyatumye umwuka w'Imana wemera ko uyu mugani cyangwa iyi nkuru ijya muri Bibiliya nuko Yesu azi imbaraga ziturwanya. Niyo mpamvu dusaba gusenga ubudasiba. Azi igihe duhagazemo icyo ari cyo, azi imbaraga ziturwanya. Umurinzi ku nkike ntakwiriye kuba wa mukristo uvuga ngo se ngo kuki Imana yabyemeye. Ntakwiriye kuba umukristo uvuga ngo none se ni gute Imana yadushyize mu isi izi ko Satani ayirimo. Satani arahari, natwe turahari. Impamvu Imana yemeye ko tuba mu isi Satani arimo nuko yari izi ubutware yaduhaye. Haleluya. Nuko yari izi ko tuzabibasha. Amen. Haleluya. Satani azarekura ibyawe afashe ari uko umuruhije, ari uko twatamworoheye, ari uko wahatirije kugeza igihe yimukiye. Amen. Ibya Daniyeli yarabitindije, kandi Daniyeli rero umugabo usenga, ariko gusenga kwe yarakomeje arasenga kugeza igihe igisubizo cyamugereho. Wowe nanjye nidusenga ibintu bizahinduka. Ibyo ndabivuga ndi umuhamya, niba ariko navuga, kandi nawe uri umuhamya, ufite byinshi wasabye Imana bigaragara nk'ibitashoboka, igitondo kimwe birashoboka.
Haleluya. Reka mvuye ku tuntu dukeya hanyuma dusenge. Iyo ugiye gusengera uwawe utarakizwa, umwana wawe, umuvandimwe wawe, uwo mwashakanye utarakizwa, ntukwiriye kubisengera ubyoroheje. Reka ne kuvuga utarakizwa gusa, mvuge n'uwakijijwe ariko akaguru kamwe kaba mu nzu y'Imana n'akandi kaba hanze. Ntago mubazi se? Niba akijijwe burya neza ntiwagombye kumwingingira kuza gusenga. Niba akijijwe neza ntiwagombye kumwingingira gukorera Imana, ntiwagombye kumwingingira gutanga amaturo n'ibyacu, ntiwagombye kujya umwibutsa gahunda zo mu rusengero mwazumviye rimwe ariko niwe uhora wibutsa. Ibyo birakwereka ko ahagaze atagize ate, adahagaze. Ikindi insengero zuzuyemo abapagani bo mu rusengero, turabagwije benshi, bari mu bana bacu, bari mu bo twashakanye, bari mu bavandimwe bacu, baratuzengurutse. Natwe hari igihe tuba turi muri abo ngabo, ariko reka tuvugane nkaho tutari muri abo ngabo, ahubwo dushinzwe kuba. Haleluya. Igihe usengera uwawe utarakizwa ntukwiriye kubyoroshya. Kubera iki? Iyo turebye mu rwandiko Paulo yandikiye Abikorinto, urwandiko rwa kabiri yandikiye Abikorinto igice cya 4 umurongo wa 3 tugeze ku murongo wa 4. Urwandiko Paulo yandikiye Abikorinto rwa kabiri igice cya 4 3 kugeza kuri 4, haravuga ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiririwe abarimbuka, umurongo wa 4, ari bo batizera, ab'Imana y'iki gihe yahumiye imitima, kugira ngo umucyo w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Imana y'iki gihe cyangwa se umutware w'iki gihe Satani yahumye imitima yabo kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utabatambikira. Hari igihe muri uru rugendo abitwa ba Kristo agira cyakarakarira utarakizwa, ukamurakarira ngo kuko atarimo gukizwa. Bibiliya iratubwiye ngo umutware w'iki gihe, Imana y'ubu Satani, yahumye imitima yabo kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utabatambikira. Kurakarira umwana wawe, kurakarira umugabo wawe n'umugore wawe nta kintu byamufasha, yarahumye. Uragendana n'umuntu ubona ushobora kuba acuruza, ushobora kuba akora muri Beneri cyangwa muri Rwanda Revenue cyangwa muri MTN, ariko umutima wagize gute? Warahumye. Kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utamutambikira. Ikintu cyahumura uwo mutima we niki? Nuko urwanya Satani wamufashe akamurekura. Haleluya. Si intambara yo guhangana mu mubiri, si ibyo kurwanisha uburakari. Uramurakarira ngo yarasinze ariko si we, yarahumye. Yarahumye. Ikimuyobora kimubwira ko agomba kurara anywe inzoga kandi ko atanywa icupa rimwe. Ikimuyobora kimubwira ko agomba kurara mu ndaya. Ikimuyobora kimukoresha amahano kuko yarahumye. Amaso y'umutima yarahumye kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utamurasira. Dufite impamvu zo gusenga nshuti z'Imana. Haleluya. Umurinzi ku nkike ntagarwana gutya, ntagarwana guhangana. Arakubita icyamufashe, nikimurekura umuntu wawe azaba muzima, nikimurekura umwana wawe azaba muzima, umuvandimwe wawe azaba muzima, azarekera kuba umupagani wo mu rusengero. Haleluya. Ese muranyumva nshuti z'Imana? Yesu abakumugisha. Ikindi navugaho mbere ko dusenga nuko Satani akwanga, arakwanga. Kandi Satani agira n'abakozi akorerwa n'abadayimoni, agakorerwa n'abantu buntu bemeye gutanga cyangwa se kugurisha ubugingo bwabo. Ubwo akwanga rero azakora uburyo bwose ku buryo udatunga icyiza cyangwa se udatunga umugisha. Iyo turebye mu gitabo cyo Kubara 22 murongo wa 10 tugeze kuri 12, Kubara 22 10 kugeza kuri 12, turimo turakora iki? Turimo turatyaza ishoka yacu kugira ngo nidukubita ntitukande kuvuga byinshi. Haleluya. Turimo turagwiza ubumenyi bwo mu mwuka kugira ngo nidukubita tumenye uko dukubita. Paulo yaravuze ngo arakubita ariko si nk'uhusha, arakubita zicyo akubita. Amen. Twahageze Kubara 22 10 kugeza kuri 12. Ngo Balamu asubiza Imana ati, Baraki mwene Sipori umwami w'Imowabu yantumyeho ngo, dore abantu bavuye muri Egiputa bajimagije igihugu, ati ngwino ubamvumire, ahari nzashobora kubarwanya mbirukane. Muranyumva nshuti z'Imana? Ngwino ubamvumire, ahari nzashobora kubarwanya mbirukane. Kugira ngo abarwanye nuko bari bubanze kubashyiraho umuvumo, nuko hari amagambo n'ibikorwa bari bubashe kubashyiraho kugira ngo none nabarwanya abashobore. Ariko Imana ishime ngo Imana ibwira Balamu iti, ntujyane nabo, ntuvume abo bantu kuko bahawe umugisha. Mu yandi magambo n'ubwoko butavumika. Ariko nubwo ari ubwoko butavumika,
abagerageje kubavuma bagize gute? Babigerageje. Ndagira ngo wumve iki kintu. Satani n'ingabo ze bazahora bakuvuma. Ibiha Satani imbaraga n'abakozi be, ibimuteza imbere ni ukukwambura amahoro, ni ukukwambura ibyiza. Niyo mpamvu ashobora gutamba igitambo cy'umuntu bakavuga ngo uyu muntu bamuhindura ikigoryi, umuntu ntazigera akora, ntazigera ashaka, ntazabyare. Ibyo bitambo bitugirira nabi, we nibyo bimuha imbaraga. Iyo ubaye umutesi uravuga uti ariko se nkanjye Satani aranshaka wiki? Aragushaka kugira ngo agwize imbaraga cyangwa zigwirize abakorana nabo. Nari ngiye kukubwira ariko n'ubundi reka mbikubwire. Reka nkubwira ngo abo bantu bakorana nawe turabafite twese mu miryango yacu. Turacyakundanye, turacyagendanye. Haleluya. Abo bantu bakorana nawe bashobora kuba mu bitwa barokore no mu batarakizwa namba, bashobora kuba mu basenga n'abadasenga. Kinangiye kuvuga icyo reka nyireke, reka dukomeze. Haleluya. Satani n'ingabo ze bazaharanira kukuvuma kugira ngo udatunga ibyiza Imana ikuvugaho. Aba bantu Imana yabagarutseho iravuga ngo wijyana nabo wibavuma kuko bahawe umugisha. Ariko kubasoma Bibiliya barabizi ko umuvumo babashyizeho waje kubafata igihe bakinguye umuryango w'icyaha. Yesu ashimwe. Ni ukuri Bibiliya iravuga ngo umuvumo w'ubusa ntabwo ufata. Iyo turebye mu Migani 26:2 haravuga ngo nk'uko igishwi kijarajara n'intashyi kwiguruka niko n'umuvumo w'ubusa utagira uwo ufataho. Umva ikintu giteye agahinda muri ibi byose. Umuvumo w'ubusa ntugira icyo ufataho. Ariko ujya kumva ukumva umuntu ahagaze muri iri sezerano yibera mu byaha. Nagira ngo ko ibyaha ari ubwicaro umuvumo wakwicaraho, n'intebe umuvumo wakwicaraho. Iri ni isezerano byibuza ry'abagerageje gukora ibyo gukiranuka. Umuvumo w'ubusa nta ufata. Ariko iyo nkinguriye icyaha mu buzima bwanjye, iyo aba ari intebe, aba ari ahantu heza nteguriye Satani kuba yashyiraho wa muvumo yashaka gushyiraho. Mu Migani 3:33 haravuga ngo umuvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rw'umunyabyaha, ariko ubuturo bw'umukiranutsi abuha umugisha. Ni ryari umuvumo batuvuma udufata? Ni igihe twakinguye umuryango w'icyaha mu buzima bwacu. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Umuvumo w'ubusa ntufata iyo ubuze icyo ufataho. Iyo Satani agushatse impamvu akayikuburaho, ariko iyo abonye impamvu wa muvumo batuvuma uragenda ukadufata. Umuvumo ushobora kutadufata kuko wabuze impamvu, ariko umuvumo, amagambo mabi twoherezwaho, ibikorwa Satani akora ku buzima bwacu bishobora kuducogoza tukagira intege nkeya. Umuvumo ntiwafashe burundu, ariko hari ukuntu byakwambuye imbaraga uko. Ariko iyo dusenze ibyo byose tubiburizamo. Haleluya. Tujye gusenga nshuti z'Imana. Arimvuze ngo Satani arakwanga kandi afite ingabo akoresha kugira ngo akurwanye. Izo zishinzwe kukuvugaho ibibi. Ikiza ukoze bashinzwe kukwitegera uko aba bantu babigenze. Baramu na Baraki. Baraki yari uwo mwami, Baramu yari uwo muhanuzi bazanye kuva mu bwoko bwa Isiraheli. Ni ukuvuga ngo barahagaze barabitegera, barabareba, barebye uko babayeho. Niko Satani n'ingabo ze cyangwa amadayimoni, reka tuyita amadayimoni kugira ngo abantu batagira ubwoba. Niko amadayimoni abigenza. Arahagarara akakwitegera, akavuga ngo dore amaze gusoreka, amaze kuba inkumi, amaze gushaka, araryohewe ahanahana. Bagahagarara bakakwitegera bavuga ngo icyo ashaka kugeraho uyu munsi cyangwa icyo azakurikizaho ni iki n'iki. Reka tumuvume, reka tumuteze ibyago n'amakuba, ntakomeze gutera iriya ntambwe arimo atera. Ariko Kristo ari ku ruhande rwacu. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo uri muri twebwe arakomeye cyane kuruta uri mu isi. Mwirukane Satani nawe azabahunga, ariko nyine ahunga abande abamwirukanye, abasenze bakagwiza imbaraga z'umwuka. Abafashe umwanya nk'uwo Daniyeli yafashe ngo agashishikarira kumenya. Umukristo ntakwiriye kuba muri ubu buzima bwo ku isi ahumirije abyihoreye. Ntakwiriye gufata ibyago n'amakuba bimuzengurutse nk'aho ari ibisanzwe. Ntabwo ari ibisanzwe mu isi yo mu mwuka, kandi mu isi yo mu mwuka wabirwanya bigakunda. Haleluya. Tujye gusenga nshuti z'Imana. Muri iminota mike yadusigaje, reka tuyisengemo. Amen. Haleluya. Nyuma y'uko Daniyeli ashishikariye gusobanukirwa, Bibiliya yongera ivuga ngo yicishije bugufi imbere y'Imana ye. Kwicisha bugufi ni iki? Ni ukwemerera Imana intege nke zacu no gusaba Imana imbabazi. Ukabwiza Imana ukuri, ukavuga uti nanjye ntabwo ndi shyashya, nanjye hari ibyo nangije. Hanyuma tugasengera mu isengesho ry'ubutware. Haleluya. Nimuhaguruke dusenga Imana. Umwami Yesu abahe umugisha. Ese igihe twavuga kuri aya magambo waba hari ibyo witegereje?
mu buzima bwawe n'ubw'abawe. Waba se wafashe icyemezo cyo kutazongera kurwanira mu mubiri, kutazarakarira umuntu umutware w'isi yahumishije amaso y'umutima? Umuntu usenga neza ninde? Ni umuntu wafashe umwanya wo kwitegereza nka Daniyeli, akavuga ati kumbi burya ntabwo ari bisanzwe, ntabwo ari normal ko mba mu rugo rumeze gutya, ntabwo ari bisanzwe ko ibyago byabaye kuri mama na nyogokuru nanjye byangeraho, si bisanzwe ko iyi miruho yabaye mu muryango wose nanjye yambere yanjye, si bisanzwe. Harimo intambara y'umwuka, ariko nuyirwanya urayitsinda. Nutabyihorera ukabirebesha amaso yombi urabitsinda. Nureba gukenyuka kwabaye iwanyu urahagarara ubiburizemo. Ibyagiye byaragiye ntitukibigaruye, abagiye baragiye ntitukibagaruye, ariko dushobora guhagarara ku buzima bwacu, tugahagarara no ku buzima bw'abacu, tugahagarara ku migisha yacu no ku migisha y'abacu. Haleluya. Niba waragize amahirwe yo kugira umuryango, ujye gusengera umuryango wawe. Umuntu ameze nk'igiti gishobora kuba gifite amashami. Iri shami n'umuvandimwe wawe, iri shami n'umugabo wawe, irindi shami n'abana bawe, irindi shami n'umugore wawe, irindi shami reka turyite ubukungu, irindi shami reka turyite ubuzima bwo mu marangamutima, wagombaga gukundwa ariko ntiwakunzwe, urababaye, n'ibindi n'ibindi. Uri umuntu ushamikiyeho ibintu byinshi, kandi ibyo bintu byinshi byose bikeneye ubutabazi bw'Imana kugira ngo bimere neza, bimere nk'uko Imana yari yarabigennye, kandi izo mbaraga warazihawe. Reka ducishe bugufi imitima yacu nk'uko Daniyeli yabigenze. Daniyeli yihannye ibyaha n'ibyo abamubanjirije atigeze akora. Daniyeli ntabwo yari afite ubuntu nk'ubwo dufite uyu munsi. Twebwe dufite ubuntu mu maraso ya Yesu, twarakiranuwe kubw'ubukiranutsi bwa Kristo, twejejwe n'amaraso ya Yesu. Ariko yeza nanone ababishaka n'ababyifuza. Reka usuke umutima wawe imbere y'Imana, hanyuma usengere ayo mashami yose navuze. Ushobora kugendana nanjye mu isengesho, ushobora no gusenga ku byo wowe warebye ugasanga nibyo bibabaje, nibyo bikeneye ubutabazi bwihuse. Iyi Imana yohereje marayika Mikayire akarwanirira Daniyeli, Daniyeli akabona ibisubizo bye, iracyari iyo Mana higeze ihinduka. Abamarayika baracyamanukana ubutabazi bw'abera, baracyamanukana ubutumwa bw'abera. Imbaraga z'Imana ziracyariho. Iyo umuntu yakangutse aracyavuguruza ibintu bikavaho, aracyasenya ibintu bigasenyuka, akubaka ibintu bishyashya bikubakika. Ubwo butware warabuhawe. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, twasomye amagambo yawe, usanga umugaragu wawe Daniyeli igihe yashishikariraga kumenya, yagize n'umwanya wo kwicisha bugufi. Uyu mugoroba duciye bugufi mu mitima mwana, umutima wanjye gusutse imbere yawe, nongeye kuhagiza amaraso ya Kristo. Nibwo bushizi bw'amanga mpagazemo, nibyo byiringiro byanjye. Hari ikimenyetso cy'amaraso kiri ku buzima bwanjye, gituma marayika urimbura, gituma ibindega bitambonaho umwanya, gituma inzandiko zose Satana ndega zose amurika imbere y'Imana zitambarwaho. Ndagushimira izo mbabazi naboneye mu maraso ya Kristo. Ndagushimira n'uyu mwanya abahungu bawe n'abakobwa bawe basutse imitima yabo imbere yawe mwana, ababishaka babyifuza, reka imbabazi zawe zibabeho. Ndagushimira kuri Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi. Waratubwiye ngo nitwegere intebe yawe y'ubuntu tudatinya, duhabwe umuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Uyu mwanya aragaragara nk'icyaremwe gishya, aragaragara nk'icyaremwe gifite ikimenyetso cy'amaraso ku buzima bwe. Ibyaha asabiye imbabazi arabibabariwe, nta kirego, nta rubanza, ntabyo Satani afite amurega, kuko atsindishirijwe n'amaraso yawe. Aragaragara nk'icyaremwe gishya, aragaragara nk'umwana uvutse aka kanya. Ijambo ryawe ryaravuga ngo bari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Reka ibirego byose yishinjaga, reka ibirego byose umwe Satani yamuregaga, nawe yahagara akajya yumva adakwiriye umugisha. Uyu mwanya nibyozwe n'amaraso ya Yesu. Uko kwishinja nigukurweho, uko kwicira urubanza nigukurweho mu izina rya Yesu. Umukozi wawe Daniyeli yashishikariye kumenya, yitegereje asanga bari kuba baratashye iwabo, asanga baracyari abanyagano, asanga baracyari imbata, nyamara hari icyo wari warabivuzeho. Mwami, twitegereje ubuzima bwacu burimo ububata tutabasha kubara, burimo ibikorwa bya Satani mu bacu, mu batwashakanye, mu rubyaro rwacu, mu bukungu bwacu, mu babyeyi bacu, ku buzima bwacu bwite. Uyu mwanya duhagarara
duhagaze mu butwari n'ubushobozi waduha, tuvuguruza ibikorwa byose byo mwa Satani ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Imirimo ya Satani yose igaragara mu rubyaro rwanjye uyu mugoroba mpagarukiye kuyisenya. Ibyo Satani avuga uko yitegera urubyaro rwanjye akavuga ngo ntiruzageraho Imana yaruvuze, uyu mwanya mpagarukiye kuburizamo iyo migambi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasengera urubyaro rw'abagore n'abagabo bari aha ngaha, mburizamo ibyo Satani avuga ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Abana be bazagera kure, baziga baminuze, bazakora ibyo ababyeyi batabashije gukora, bazagira amago, bazabyara abahungu n'abakobwa, ntabwo bazicwa n'ibiyobyabwenge, ntabwo bazicwa n'inzoga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ntabwo bazabyara ibinyendaro, ntabwo bazaba indaya, bazakorera Imana y'ababyeyi babo mu izina rya Yesu. Ibyo nibyo turemye. Wambaraga mbiwe, wabahumye amaso y'umutima, uyu mwanya ndagukubita, ndagutegeka kurekura ubugingo bwabo, ndagutegeka kurekura ubuzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Rekura abahungu bacu, rekura abakobwa bacu, rekura barumuna bacu, rekura abavandimwe bacu mu izina rya Yesu. Ubuzima bwabo aho bwatanzwe ndabukurayo mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwijima zabatwikiriye bitewe n'amagambo bavuzweho, aya bavuzweho n'abasekuruza, abatuzi n'abo tutazi. Duhagaze turi urubyaro rushya, duhagaze tuyavuguruza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Bazatunga umugisha, bazawuhagararamo mu izina rya Yesu. Mpagaze mu butwari n'ubushobozi wampaye, mvuga umugisha kuba twashakanye. Abagore bacu, abagabo bacu bazaba icyo Imana ibavugaho. Aya magwa azabaho, aya magwa azarama, aya magwa azubakika mu izina rya Yesu. Dayimoni usenya, dayimoni utwaza igitugu, ndakwimura mu mago yacu. Rekura abagore bacu, rekura abagabo bacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Dayimoni wagambiriye ukavuga ngo abahungu ntibazashaka, abakobwa ntibazashaka, uyu mwanya, iri joro ndagutegeka kurekura ubuzima bw'abakobwa bacu, kurekura ubuzima bw'abahungu bacu. Bazubaka, bazatera imbere, bazagera kure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka ikimenyetso cy'amaraso kibabeho, kibahuze n'umugisha wabageneye mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwijima zicariye ubukungu bwacu, zikavuga ngo ntawe iwabo wigeze akira, zikavuga ngo nta mukobwa w'iwabo ukira, zikavuga ngo abakobwa baho n'indushyi, ba nyina ba nyirakuru bararushye. Uyu muruho ntabwo azawuhagararamo, uyu muruho ntazawuturamo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu mukobwa azatera imbere, uyu mugore azagera kure, uyu mugabo azagera kure. Ndavuguruza ibyo Satani avuga, ndavuguruza ibyiyubatse ku muryango we waba igihe kirekire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Yagerageza gutera imbere, imbaraga zimumanura zikaba nyinshi, amajwi akavuga ngo ntawe iwabo wateye imbere, ngo ntawe iwabo wageze kure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndavuguruza ayo majwi, izo mbaraga zabitegeye, iyo mivumo yaboherejeho, uyu mwanya ndayikuraho. N'abanyamugisha bazatera imbere, bazakora abahirwe, ubwenge bw'imigenzereze buzakorera muri bo, bazasumbishwa ba generasiyo yabo, bazasumbishwa iwabo batigeze kukumenya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Inama zose zabaye ku bwabo zimeze nk'izakozwe na Baramu na Baraki, inama zose zabitegeye babizi cyangwa batabizi, izakorewe mu mazu y'abapfumu, izakorewe mu mazu y'abarozi, izakorewe mu bita abakristo atari bo, izo nama zose ndazivuguruza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubuzima bwe buraba amahoro, ubuzima bwe buratumbagira, burageraho Imana ibuvuga, ikijuru rimuvugaho nicyo gisohozwa ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Ntabwo azakenyuka, abe ntibazakenyuka. Ndakuraho iryo tegeko ryabashyiriyeho imyaka runaka bakavuga ngo ntibazayirenza mu izina rya Yesu. Magaze ndivuguruza kubw'ubutwari n'ubushobozi nahawe, bazarama batekereza abantu imirimo y'Uwiteka. Harashyirwa itegeko rishya ku buzima bwabo, rivuguruza itegeko rya kera mu izina ryawe Yesu. Rimasandarabashikeremese. Ijambo ryawe ryarambwiye
ngo mu bwoko bwawe nta ndwara z'ibyorezo zizahaba. Iyi ndwara yakiriye akavuga ngo niyo mu muryango, akavuga ngo ni hereditaire, akavuga ngo n'ababyeyi barayirwaye, ibe hypertension, ibe diabete, ibe cancer, uko yatwikwitwa uko ariko kose, uyu mwanya magaze kuyivuguruza mu izina rya Yesu. Nta ndwara n'imwe izaba mu bwoko bwawe. Iryo ni ryo sezerano dufite. Ijambo ryawe rirambwira ngo ni wowe rero gukiranirwa kwacu kose, ukadukiza n'indwara zacu zose. Uyu mubiri ni ubuturo bw'Umwuka Wera, ntabwo ari ingoro y'indwara. Mu izina rya Yesu araba mutaraga, nimutaraga nibyo azaraga urubyaro rwe mu izina rya Yesu. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, urakoze Mwami w'abantu, urakoze Yesu. Reka igitwikirizo umwami Satani yamutwikiriye kugira ngo ubwiza bwe butagaragara, kugira ngo adahura n'umugisha we, uyu mwanya ndagishwanyaguza, uyu mwanya ndakimukuraho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Natwikururwe, ubwiza bwe nibuhishurwe, ubwenge bwe nibugaragazwe, ibyiza yibitsemo nibigaragazwe, bigire umumaro, bimugirire umumaro, bigire n'abandi umumaro, nk'uko wabigennye Mwami, nk'uko wabigennye Mwami, nk'uko wabigennye Mwami. Ijambo ryawe rimbwira neza ko imigambi dufitiye ari myiza, ari amahoro atari ibibi. Imigambi yose icurwa ku buzima bwe mibi ndayiburizamo uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Ibyazi n'ibyo atazi, ibyamaze gushyirwa mu bikorwa n'ibirimo biteganywa, ibyo byose ndabivuguruza mu izina rya Yesu. Imigambi yawe kuri we ni myiza, ibi ari byo bisohozwa ku buzima bwe. Ubuzima bwe bwo mu mwuka nibuhembuke, nasabane nawe. Umuryango w'icyaha ntukingwe, ingoyi y'icyaha nicikagurike mu izina rya Yesu. Imigozi yari yaramufashe imuzingira kuri iki cyaha cyamunaniye kureka, uyu mwanya ndayicagagura kubw'imbaraga z'Umwuka Wera. Ingoyi z'ubusambanyi, ingoyi za pornography, ingoyi zimutera masturbation, ingoyi zimwinjiza mu yindi myuka ya lesbianisme, iyo yose ndayishwanyagura. Ingoyi zimujyanisha kugira atandase ya homosexualité, iyo migozi ndayicagagura mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imigozi yose umwami Satani yabohesheje abe, uyu mwanya nituragurike, nicikagurike mu izina rya Yesu. Araba uwo wishimira, araba uwamugeneye kuba we, aragera kure, aratumbagira mu birere, aragenda ntari bucogore. Azabishobora, azabishobora. Umuruho ababyeyi be barushye, we ntabwo azawuruha. Umuruho nyina yarushye, ntazawuruha. Uruzerero rwafashe se, wowe ntago ruzamufata mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Azaba umugabo uhamye, azaba umusore uhamye mu izina rya Yesu. Azagerana nawe kure, azagerana nawe kure. Ibyasenyeye iwabo we ntibizamusengera, ibyakenyuye iwabo we ntibizamubona. Arahishwe, arahishinganywe mu maraso yawe Yesu. Mwuka w'Imana mwuzuza ubushizi bw'amanga, mukiza ubwoba agendana, mwuzuza ubushizi bw'amanga, kuko ijambo ryawe rimbwira neza ko umwuka twahawe atari uw'ubwoba. Mwuzuza ubushizi bw'amanga. Ijambo ryawe rirambwira ngo umukiranutsi azashira ubwoba nk'intare. Mwuzuza ubwo bushizi bw'amanga. Iyi ntwaro Satani yakoreshaga ku buzima bwe y'ubwoba, yo guhora ategereje ikibi, ndayivunaguye uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Ntazongera kwicara ategereje ibibi, ibibi bizamubaho, ibibi bizabakube mu izina rya Yesu. Iyo ntwaro turayicagaguye, iyo ntwaro ndayivunaguye mu izina rya Yesu. Arakingiwe, afite ikimenyetso cy'amaraso kuri we, afite ikimenyetso cy'amaraso kube. Azarama ageze igihe wari waramugeneye, azarangiza umwaka amahoro, azarangiza indi myaka amahoro mu izina rya Yesu. Aho yatanzwe ari mutoya, agatangwa atabizi, bikaba bimuteza abagabo b'ijoro, bimuteza remarido nui, abadayimoni basambanya n'ijoro. Uyu mwanya ndakubwira ngo aba bantu sabawe mu izina rya Yesu. Uyu mukobwa si uwanyu, uyu mugore si uwanyu, uyu mugabo n'uyu musore si uwawe. Yahinduye aho yabarizwaga, igihango cyaracitse igihe yizeraga Kristo mu izina rya Yesu. Wa mugabo w'ijoro, wa mugore w'ijoro we, rekura, rekura mu izina rya Yesu. Azarota inzozi nziza,
reka usenge wowe uhora urota abawe bapfuye ukumva ni byiza, ukumva urabakumbuye. nagira ngo ngire ko abawe bapfuye badafite ubushobozi bwo kugaruka aho uri. dayimoni nizo ziyambika ishusho zabo wemera zikagutera. byange bihakane. ushize twasengeye umwana w'umukobwa wari ufite icyo kibazo cyo guterwa na mama we, akajya abona ari mama kuko mama yapfuye kera, kumva aramukunze, kumva arabiryohewe. ariko dusenze dayimoni zimuvugiramo ntabwo yari mama, ntabwo mama afite ubushobozi bwo kugaruka. dayimoni zamubuzaga kubaka, zaramuzonze zishe ubuzima bwe. umuntu wawe wapfuye nta bushobozi afite bwo kugaruka mu bazima, ariko dayimoni kugira ngo agutere afata isura wemera, isura ukunda, hanyuma ukamukingura akabasha gutera. ibyo bikunda gutera n'abantu bapfakaye. umugabo akajya agaruka ukabona ni byiza, ukumva muraryamana. ntabwo umugabo afite imbaraga zo kugaruka, yavuye muri uyu mubiri. ibyo bintu ukwiye kubyanga mu buryo bwa burundu. ibyo twita abagabo b'ijoro, abantu basambanya umuntu atabareba, ni imyuka ifuha cyane. akenshi iyo umuntu ashatse atarabohoka kuri iyo myuka, imusenyera urugo cyangwa igakenyura uwo bashakanye. mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndagushimira ubutwari n'ubushobozi waduhaye. iyo myuka turayitandukanya n'abahungu bawe n'abakobwa bawe mu izina rya Yesu. nimurekure, yinjijwe mu gihango gishya, yinjijwe mu gihango gishya, yinjijwe mu isezerano rishya. si umugore wawe, si umugabo wawe, ntaho muhuriye, ntaho muhuriye. wa mwuka mubi we, rekura ubuzima bwe, ntuzongere kumutera mu nzozi ukundi mu izina rya Yesu. amasandoroboshi karamasa. urakoze Uwiteka Mana nyir'ingabo, urakoze kuko uri mu ruhande rwacu. ijambo ryawe rirambwira ngo ubwo uri mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde? ntawe, nta n'uwadushobora kuko uri mu ruhande rwacu. turashinganye, turi ubwoko butavumika, turi ubwoko bwahawe umugisha. urakoze ku bw'aba bahungu bawe n'abakobwa bawe b'abanyamugisha, uvugaho ibyiza, ufite imigambi myiza. urakoze Mwami ko ari ingabo uhagurukije muri iki gihe, kugira ngo Mwami wowe nabo muvuguruze ibyo Satani yari yaravuze ku miryango yabo. ndagushimira ku byo ukoze, ndagushimira ku bisenyutse, ndagushimira ku byiza wubatse. azabihagararamo, azabibonesha amaso, agishoboye kunezezwa nabyo, agishoboye kuryoherwa nabyo. urakoze Papa, nongeye kubashinganisha mu maraso yawe. basumbishe andi mahanga, basumbishe andi moko, basumbishe abo bana batakuzi. imitwe yabo nishyirwe hejuru, ihembe ryabo nishyirwe hejuru, amavuta yawe nabatembeho umunsi ku wundi. nibagwiza imbaraga z'umwuka igitondo n'umugoroba. urakoze Mwuka wera ko wabikoze. ngaho ugendana natwe, iri joro ritubere ijoro ryo gusabana nawe, ritubere ijoro Mwami ryo kuganirizwa nawe. gushimiye ku byo ushyizeho iherezo, gushimiye ku bihe bishyashya utangije nanone mu buzima bwacu. mwuzuzemo iryo shyaka n'uwo mwete wo gusenga no gushishikarira gusobanukirwa. yongere yitegereza aho ahagaze, yongere yitegereza abo babana, bimutera imbaraga zo gusenga, amenye neza ubutwari n'ubushobozi wabikiye muri we. urakoze Mwami w'abami, ngaho ugendana natwe. umugisha abana bawe bagize inzara n'inyota yo kuba mu nzu yawe, umugisha bakoze imirimo itandukanye mu nzu yawe, umugisha buri muntu wese Mwami witanze akaba aha ngaha. ngaho tugirire neza, dukomeze kukubona igitondo n'umugoroba. ku munsi wo kuwa gatatu uzongera udushoboze kandi uzabane natwe. mu nsengero hirya no hino aho dusengera ugendane natwe kandi ubane natwe. Mwami twongeye kuguha wa munsi wo kuwa gatanu, turakeneye imiryango mizima. dukeneye Mwami abagabo bahagarara ku ngo zabo bakazubaka, dukeneye abagore bagwije ubwenge bwo kubaka imiryango yabo. Mwami turakwinginze ngo presence yawe izabe muri kiriya cyumba, uturarikira abahungu n'abakobwa bawe bo muri aya mago yo mu mujyi wa Kigali, kugira ngo niyendaga gusenyuka yubakike, kugira ngo yari yubatse irusheho kuryoherwa no kugubwa neza. urakoze Data, byose turabiguhaye kandi tuzi ko iyo ubikoze ubikora neza. cyubahiro nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen.
Yesu abaho umugisha, abagire neza. Reka turamukanye dutahana amahoro ya Kristo. Murakoze cyane nawo kuwa gatatu.